n'uwo twari twicaranye ntigeze amenya uburyo nasohotse. Nanyuze muri giriyaje ndagenda, nyuze muri giriyaje ngiye, umukozi w'Imana kuko yari afite amaso atarayanga yaturebesha, yari afite amaso y'umwuka wera, aravuga ngo uragiye iherezo ryawe no gukizwa, hereza Imana yacu icyubahiro. Avuze ngo uragiye iherezo ryawe no gukizwa, uwo muvumo wamfasheho ujyana nanjye ugera nayo nayo. Mu by'ukuri ushyize mu gaciro ntacyo ntari nakoze, ariko ibihembo by'ibyaha ni urupfu, impano y'Imana n'ubugingo buhoraho iteka ryose. Nagezeyo ubundi nari mfite umushahara mpembwa ku munsi narahembwaga, nakora neza nakora nabi nahembwaga inkoni 25 ku munsi, niwo mushahara nakoreraga. Nagezeho nkubitwa inkoni 50 ngo ntacyo nakoze, narakubiswe ariko nsubira mu kazi kanjye ndakora, nakoze n'imbaraga zanjye zose. Hashize iminsi barambwira ngo ninze nsubire mu kizami, icyo nakoze sinagikoze neza. Hari umukozi w'Imana uvuye i Kigali agiye kuvuga ubutumwa i Butare, baranuma ngo nyaruka ihute ntagereyo. Inshuti bakuzi ba Umuntu w'Imana TV, twongeye kuba ikaze kuri channel yacu, gira ngo tugende tuganira ku bijyanye n'ijambo ry'Imana. Kenshi mwagiye mwumva ibihishwe mu madini, mwagiye mwumva amadini afite urukundo n'afite urukundo rukeya, ndetse n'atagira urukundo nayo muzagenda muyumva gake gake. Ariko noneho uyu munsi ngira ngo uyu mwaramumenye mu bihe bitandukanye, mu myaka yo hambere mwaramumenye, yitwa Alice. Alice wavugaga ko agikuzimu, Alice wavuze ko yabaye ikuzimu igihe kirenga icyumweru, Alice watubwiye ko yavuganye na Satani, Alice watubwiye ko yakorewemo n'amadayimoni, Alice watubwiye ko yabaye dayimoni. Byose warabyumvise ukajya byumva nabandi babiganira, ariko noneho twigereye kuri Alice. Alice wabo nyirizina ni mu karere ka Rwamagana, yakuriye mu mujyi wa Kigali, aho yaje no kugira ikuzimu nk'uko abyivugira. Byose twaraganiriye, atubwira uko byamugendekeye, atubwira uko bimeze. Ese nawe ni kubyemera? Aya niyo mateka ya Alice kuva kiri umwana kugeza Alice abaye umurokore, kugeza Alice abaye umukozi w'Imana. Ikaze rero ku Muntu w'Imana TV, icyo usabwa nta kindi no gutega amatwi ukanareba. Ni Tumware Rebecca, uzwi ku izina rya Alice, abantu benshi banzi ku izina rya Alice bitewe n'amateka aba yararanze umuntu. Mvuka mu ntara y'Iburasirazuba, mu karere ka Rwamagana, mu murenge wa Musha. Mvuka mu muryango w'abana 9, navutse mu 1984. Data kimara kumbyara yanyise umwari kuko navukiraga mu muryango w'abana benshi b'abahungu. Navutse nkenewe kandi nkunzwe, umuryango wanjye warankundaga cyane. Nabayeho ngize imyaka 7 narabatijwe, maze kubatizwa kuko iwacu twari abantu b'imbere mu idini cyane. Ndakurangira imyaka 10. ibyamamare.com. Mu gihugu cyacu habaye intambara. Muri iyo ntambara niho ababyeyi banjye n'abavandimwe banjye nibwo bapfuira muri kiliziya ya Musha, ariko jyeweho Imana irandinda ingirira neza. Icyatumye ndinda rero ubu ngubu nibwo ndimo kugisobanukirwa. Mu 1995 nabonye umuryango undera, warandeze haba neza nta kibazo, ariko nari mfite ikibazo nanjye ntazi aho cyavaga, cyane cyane ko ibyari bimaze kumbaho byari ibintu bintunguye, kubyakira byabaye kibibanza kunanira. Nabanye na mubyara wanjye, yarandeze, nabaye nk'umuntu ufite ikibazo mu mutwe nabo ubwabo badasobanukiwe. Hafi yo mu rugo haje gutangira ishuri rya segonderi rya Lycée de Lumière ry'i Remera. Iryo shuri ritangira niryo shuri rya mbere ryatangiye i Remera, kuko hari hafi yo mu rugo. Byabaye ngombwa yuko anjyana gutangira nanjye kwiga, ndabimwemerera. Umunsi wa mbere turi bujye kwiga narabyutse nditegura nk'abandi banyeshuri. Twaragiye tugeze ku kigo tugiye gusaba ishuri, maze kugerayo nahuye n'ikibazo aricyo shaka kubabwira, arizo ngorane nagize mu buzima na n'ubu ngubu ari byo bibazo nahuye nabyo. Abantu benshi banyitirira amateka y'ibyo bibazo nahuye nabyo. Mu kujya kwiga kwanjye nagiye nk'abandi bana, nagiye kwaka ishuri nk'abandi bana, njya kwiga nk'abandi bana, ariko nahuye n'impanuka mu buzima nanjye ubwanjye yantunguye.
ibyambayeho ntabwo iwacu bakoranaga n'abadayimoni, ntabwo iwacu babandwaga, iwacu ntibaterekeraga, iwacu wari umuryango wa gikristo. Ariko ibyambayeho nabonye yuko ari impanuka nagize mu buzima, ibyambayeho ntabwo nabyihamagariye. Tugiye ku ishuri nahuye n'umwana usohoka kwa directeur jyewe ninjira, ambonye arandamutsa anyereka kwanzi, nanjye naga kumwirengagiza, ndamuramutsa, arangije arambwira ngo mbega witwa nde? Ndamubwira ngo nitwa Alice. Arambwira ngo ngo najye nitwa Alice. Arangije arambwira ngo kandi nari mbizi kuri buze kwiga hano. Numvise ibyo ari byose ambeshya kuko numvaga ntaho anzi. Narakomeje njya kwa ishuri, ndagenda directeur aduha ishuri. Amaze kuduha ishuri narasohotse njya kureba ishuri yaranyoherejemo, sanga wa mwana yandindiriye ku muryango. Arangije arambaza ngo harya witwa Alice? Ndamubwira ngo nitwa Alice. Arambwira ngo najewe nitwa Alice. Arambwira ngo kandi nari mbizi kuri buze kwiga kandi ni wowe nari ntegereje, ngwino tujye mu ishuri. Uwarunzanye yabonye yuko mbonye inshuti, arangije ansezeraho arambwira ati sawa bye, genda utangira amasomo kandi ugira amasomo meza. Umwana yaramfashe turagenda dutangira amasomo. Tukigera mu ishuri nasanze intebe zose ziriho abanyeshuri, ariko hari intebe y'inyuma itariho umunyeshuri n'umwe. Arambwira ngo jewe nawe ndaje dutangire kwiga kandi tuzajya twicara hariya jewe nawe. Twatangiye amasomo turiga, nkurikiranye ubuzima bw'uwo mwana w'inshuti yanjye, sanga n'umwana uzi ubwenge, ibyo twigaga adahari yarazaga akabitsinda, ibyo twiza hari akabitsinda. Ariko nge nkagira ngo n'ubwenge karemano, n'ubwenge asanzwe afite, n'ubwenge wenda niko mu muryango wabo bimeze, ariko kuko niho ubwenge bwanjye bwashyikiraga. Nabanye n'uwo mwana tubana twiga nta kibazo, nanjye ntangira kugira ubwenge, ariko atari ubwenge mu by'ukuri mfite, ahubwo ibyo baduhaga gukora habe interrogation we yaranyerekaga ku buryo nyitsinda. Yaba ari mu kizami bamushyira muri lokale ya mbere bakanshyira muri ya gatanu, najyaga kubona nkabona umwana twegeranya mpereje urupapuro, nareba nkabona umukono ni wa Alice, nkibaza aho ruturutse ariko simbiha umwanya munini, ngewe nkasubiza ikizami karometa. Nkatangira kugira ngo ibyo ari byo byose nanjye ubwenge narabumenye, naho nta bwenge namenye, ahubwo we afite indi myuka akoresha. Alice nahuye nawe, Alice nabanye nawe, Alice nabaye inshuti. Ibyamamare.com. Twaramanutse tumanuka mu Gihogere, dufatanya Nyabisindu turamanuka hasi. Murabizi kubazi mu mujyi wa Kigali hagati ya Nyabisindu no hakurya Kibagabaga harimo irimbi ry'Iremera. Muri iryo rimbi harimo inzira, n'inzira nyabagendwa irimo. Twafashe iyo nzira turambuka, nta n'umutima nigeze ngiraho kumubaza ngo mbega turimo turajya hehe. Numvaga ibyo ari byose amaherezo turi bugeri wabo. Tugeze aho nakwita hagati no hagati mu irimbi, aho umuntu areba hakurya Ikibagabaga, yarari imbere yewe ndi inyuma ye. Ibyo mbabwira ni ibintu byambayeho saa 4 z'amanywa, ntabwo yewe narose, kuko nararose nabisobanura mu buryo bw'inzozi, nareretswe nabyo nabisobanura mu buryo bw'iyereko. Ibi ngiye kukubwira ubitandukanye no kurota cyangwa se ne kwerekwa, ni ibintu byambayeho jewe saa 4 z'amanywa, n'umubiri wanjye n'ubwenge bwanjye n'amaguru yawe. Yarari imbere jewe ndi inyuma, twari hagati no hagati mu irimbi muri kimwe cya kabiri kirimbi. Yarahindukiye areba ku ruhande, arebye hari igituro, hari umusaraba, bigaragara ko hahambwa umuntu. Yarahindukiye arareba, abona hari umusaraba, ava mu nzira twari turimo aragenda ajya kuri wa musaraba. Nasigaye muri ya nzira mpagaze. Ageze kuri wa musaraba yapfukamye imbere y'umusaraba arasenga. Jewe nagize ngo arimo arambeye, kuko kuva twabana nari ntaramubona nabi. Yarapfukamye arasenga, mbona arimo arasenga. Jewe uko nakagize ngo arambeshya, nkamubwira nti nyamara aho hantu ni habi, ni kandi amagini aragufata, sinkamenye ko ari we gini. Ndakomeza ndamubwira nti amagini aragufata,
kandi abadayimoni baragufatira aho ngaho, amagini yo mu marimba aragufata ngira ngo mutere ubwoba sinkamenya uwo ari we. Yarakomeje arasenga, nanjye ngira amatsiko yo kureba ibyo asenga kuko yaramaze umwanya asenga kandi mbona nta kintu abaye. Nanjye navuye mu nzira nari ndimo ndagenda ndamwegera iruhande rwe hafi ye ngira ngo numve ibyo avuga. Nagiye kumva numva ntavuga mu gifaransa, ntavuga mu cyongereza, ntavuga mu kinyarwanda, aravuga ururimi ntabasha kumva. Ntega amatwi ngo numve ibyo avuga neza, yavugaga indimi ntabasha kumva. Ngira ubwoba bwinshi, umutima wanjye wafashwe n'ubwoba, numva ubwenge bwanjye burimo buragenda buhagarara. Sinari mbashije gutekereza ibyashize cyangwa se biri buze, ubwenge bwanjye bwabaye kubugenda buhagararira aho ngaho. Yarakomeje arasenga, yasenze nk'iminota 3. Nyuma y'iminota 3 nagiye kureba nanone ngo mwitegereze, nsanga ya sura yarafite irimo iragenda imuvaho. Bwa bwiza yarafite burimo buragenda buhunguka busa kubutakara, agenda ahunguka kuva ku mutwe, agenda ahunguka igice ku kindi paka kugera ku mano. Yagenda agasigara ari kamagufwa gusa, yarameze nk'ikintu nanjye ubwanjye ntashobora gusobanura aka kanya. Naramwitegereje ubwoba buranyica, nta hantu nari mfite ho guhungira, nahamye hamwe mpebera urwaje. Ariko inuma y'inyabugingo itorera mu itongo ry'Uwiteka. Uko yagasenze amaze guhinduka, yahagurutse aho yasengeraga, nagiye kubona mbona ahavanye amavi haratigita cyane. Nagiye kubona mbona aho twari duhagaze imbere yaho aho kuye amavi hari yashije, hamera nk'uko ubona imisozi kwa kundi inkangwiza igacamo umusozi kabiri. Nuko nabibonye n'amaso yanjye, hakitsemo kabiri hariya se. Nagiye kubona mbona ingazi imbere yanjye, mbona ama esikariye. Hari icyo nabonye kuva n'abana n'uwo mwana w'umukobwa Alice yaratarambwira nabi, yaratarambwira ikintu kimbabaje. Yarahagurutse kuko yari yamaze guhinduka, nanjye ubwanjye namutinye mbona ko ari ikindi kintu ntazi ubwoko ubwo ari bwo. Arangije amfata ukuboko arambwira ngo cishwa hano. Nagiye kubona mbona ingazi, mbona esikariye, yafashe ukuboko tumanuka twiruka. Ahantu twamanutse iminota 30 nahazamutse umwaka n'amezi 4. Kumanuka biroroha ariko kuzamuka n'izindi mbaraga. Urugero rwa hafi uzarebe gukora ibyaha biroroshye ariko kubyihana birakomeye. Kugwa biroroshye ariko kwihana birakomeye. Nagiye mfite imyaka 11 nibwo nakundanye n'iryo gini ngira ngo ni umuntu muzima. Nkuko mubibona kuri iyi foto niko nagiye ngana, mfite imyaka 11 nuko nguko nanganaga. Aha ngaha nari maze icyumweru kimwe ngiyeyo. Ibyo ni ibintu byambayeho saa 4 z'amanywa, kugira ngo ubwire abantu ko ikuzimu habaho kandi ushobora kujyayo n'umubiri ibyoroshye. Ariko amasi ni menshi, nanjye hari sinagezemo, kandi iyo si mu minsi 7 nayibayemo n'umubiri wanjye. Ariko nyuma y'iminsi 7 ntabwo nari nkiyibamo n'umubiri wanjye. Twamanutse twiruka, twahuye n'abaje kutwakira. Nageze mu isi y'imyuka mibi, nageze mu isi ya gishitani, nageze mu isi abantu benshi batazi kwibaho, nageze mu isi nshaka kubasobanurira, nageze mu isi iteye ubwoba. Ni isi butira cyangwa ngo buki, bihora ariko mukabwibwe. Abari baje kutwakira bari abantu bafite amashusho ntasobanura, ariko hari n'abandi bari bafite imibiri yabo. Narabitegereje n'ubundi ubwoba burangije, ariko nabonaga ko nageze ahantu hadasanzwe cyane, ko n'uwari inshuti yanjye yari yamaze kumpinduka. Namaze kubona yuko ari ibintu bikomeye. Nategereje ikiri bumbeho. Bamaze kutwakira baratujyana ahantu mu kazu gatoya, kari akazu karimo amafirigo gusa. Ayo mafirigo umwe ngiye kubona mbona afashe isiniya iriho icyuma kinini kibengerana, yegera firigo ya mbere. Nari nzi ko bagiye kumbaga, n'ubundi ubwoba nari ngibufite kuko nari nambaye uyu mubiri.
uwa kabiri afata isiniya iriho ibikombe bibiri binini yegera firigo ya kabiri. uwari ufite icyuma ku isiniya afunguye ngiye kureba mbonamo uduhanga tw'abantu n'amaguru y'abantu n'ibihimba. yafashe cya cyuma akata inyama ashyira ku isiniya. uwa kabiri yegereye firigo ya kabiri afunguye ngiye kubona mbonamo ibijerekani binini byuzuye amaraso asuka muri bya bikombe. dore ko ugiye burya isaza zirya ari mbisi. bamaze kuzimanira abashyitsi Alice yaranyitegereje arandeba arangije arambwira ngo sawa bye, ntabwo tuzongera kubonana ukundi. misiyo ye yari afite kuri jyewe yarayirangije. nta n'ikindi kintu nari ngipfana nawe, nta n'ikindi kintu yarakinshakaho. nagize ibyago mu buzima. abandi bajya aho hantu babitekerejeho, bagiye gushaka ubutunzi, abandi bagiye gushaka icyubahiro, abandi bagiye gushaka ubwenge. ariko jyewe byarantunguye, ni ibintu byambayeho nkiteguye. Alice amaze kugenda baramfashe, abagombaga kunyigisha banyigisha iby'iyo si ngezeho. nize amateka menshi y'iyo si, banyeretse ibintu byinshi byo muri iyo si. baramubwira ngo bagomba kuntembereza ahantu henshi. barambwira ngo kandi jyewe nzarahire indahiro 6 gusa njye kuba muri Amerika, nzajya gushinga y'idini, kandi iryo dini rizaba ari idini ryitabiriwe n'abantu benshi. ubu mba ndi umuyobozi w'idini runaka muri Amerika, ndi umuntu ukomeye. ariko umugambi w'Imana ku muntu ni mwiza, ntabwo ari mubi. Imana hari icyo yari yarantekerejeho kera mbere y'uko ibyo ngibyo bimbaho. Imana yamenye nkiri urusoro mu nda ya mama. Imana nishimwe. hari ikintu nabonye rero bariho banganiriza. umwe muri bo yambwiye ko agiye kuntembereza akanyereka isi nagezemo, ngomba kuyiga nkayimenya kandi nkajya asobanura iby'iyo si neza ku muntu wese ubashije kunsobanuza iby'iyo si. barantembereje, natembereye ahantu henshi, ariko hamwe muho natembereye, kuko ubu buhamya bwanjye bufata nibura iminsi 3. muri iyo minsi 3 rero iyi CD ni ntoya cyane. ni ukuvuga ngo ndababwira nibura bimwe mu byo nabayemo no mu byo nakoze. wenda ibindi nazabibagezaho ku gice gitaha. ahantu hambere bantembereje mu nzu ndende n'ibigira igarukiro cyangwa itarigira simbizi, kuko ntabwo nayigenze ngo nyirangize. ndibuka ngeze imbere y'iyo nzu, ku muryango hari handitseho ngo ni mize. iryo jambo ngo mize cyangwa se ni inzu ndangamurage ya gishitani. twinjiye muri iyo nzu nabonye ibintu byinshi. ndibuka ku gikuta nasanze igishushanyo kinini cyane cya Satani Luciferi n'abamarayika bamuherekeje. hari handitseho ngo yewe wasiwe ugushije ishyano, kuko Satani akumanukiye, amanutse afite umujinya mwinshi, kuko azi ko afite igihe gito ku isi. narakomeje ndagenda, basobanuriye yuko uwo ari umwami w'abami, uwo ari utegeka iyo si. narakomeje ndagenda, nabonyemo amafoto menshi y'abantu bari ku isi, ndetse bamwe bari no mu mirimo. nabonyemo amafoto menshi y'abantu bamwe bapfuye, nabonyemo amafoto menshi cyane. ariko naje kugera ku ifoto y'umuntu nzi. nyigezeho uwo muntu nari mbizi ko yari umuntu w'umukristo cyane mbere y'intambara ya jenoside, n'uw'iwacu. mugezeho ndavuga no muntu ko ari hano, kandi mbizi ko ari no ku isi. barangije barambwira ngo nubwo ubona ari hano, ariko ni intumwa yacu ku isi. kugira ngo tubashe kumukoresha ku isi neza, tunyura muri iyi foto. kugira ngo twohereze imyuka imukoresha ku isi bitewe n'icyo dushaka kumukoresha, tunyura muri iyi foto. iyo dushatse kumwoherereza imbaraga, tuzohereza tunyuze muri iyi foto. uwo muntu nkimara kumubona mbajije ibye, bansobanurira yuko ibyo byaha byagiye biba ibyabo, ari byo babahamaгаriramo, barangiza bikabahesha amafoto yo kubamanika muri ya nzu, noneho bakajya babakoresha banyuze muri ya mafoto, bakabagira intumwa za Satani ku isi, kandi ari abantu bazima.
narakomeje ndagenda muri iyo nzu, nabonyemo ibintu byinshi. Ndibuka nageze ku gishushanyo kinini cyane cy'umugore uteruye umwana. Barambwira ngo uyu ureba ni Semiramise ateruye Nimurodi. Icyo gishushanyo bakimbwiyeho ibintu byinshi, bakisobanuriyeho ibintu byinshi. Icyo gishushanyo n'amagingo naya ubajije mu bihugu bimwe na bimwe usanga hari aho bagisenga ibyo bishushanyo, ariko byatugeraho bikatugeraho byitwa irindi zina. Icyo gishushanyo cy'uwo mugore uteruye umwana nabajije amateka yacyo. Iyo bagisobanura bakoresheje Bibiliya, kuko nabo bakoresha Bibiliya. Reka wenda turebe mu byakozwe n'intumwa ibice 19 kuva ku murongo wa 23, turebe icyo Bibiliya ivuga. Ijambo riravuga ngo icyo gihe habaho impagarara nyinshi zitewe n'inzira ya Yesu. Umuntu witwaga Demetiriyo, umucuzi w'ifeza, yacuraga mu ifeza ibishushanyo by'urusengero rwa Arutemi, akungukira abacuzi be byinshi. Nuko abateraniriza hamwe n'abandi bakoraga uwo mwuga, arababwira ati, mwabagabo mwe, muzi yuko ubutunzi bwacu buva kuri uyu mwuga. Murareba kandi murumva yuko atari muri Efeso honyine, ahubwo no muri Aziya hafi ya hose Pawulo yoheje abantu benshi akabashuka ati, imana zaremwe n'abantu ntabwo ari imana nyakuri. Nuko uretse ko umwuga wacu wajya mu kaga ugahinyurwa, n'urusengero rw'imana kazikomeye Arutemi narwo rwahinyurwa. Kandi iyo abo muri Aziya bose basenga n'abari mu isi yose basenga, yakurwaho icyubahiro cyayo gikomeye. Nabo babyumvise bagira umujinya mwinshi, barasakuza bati, Arutemi y'Abaefeso irasobanuriye kuri iri jambo. Ubajije n'amateka n'ubu ngubu n'amagingo naya muri Efeso, ahantu hamwe na hamwe baracyasenga uyu mugore. Bamwe bamwita ngo ni Diane, abandi bamwita ngo ni Arutemi, abandi bamwita ngo ni Semiramise. Bye nasanze bakoresha izina rya Semiramise. Uyu mugore namubabwiraho ibintu byinshi. Uyu mugore afite imbaraga nyinshi cyane mu isi. Niwe mugore ufite imbaraga, ashinzwe gutsikamira amasengesho, umwuka we uba mu kirere. Ashinzwe gutsikamira amasengesho cyangwa gufata imigisha imanuka. Ugasanga umuntu ashobora kumara iminsi 3 mu masengesho, mu cyumba cy'amasengesho asenga Imana. Ya minsi 3 yarangira, hari amasezerano y'Imana yamuhaye. Wenda yagiye kwibutsa amasezerano y'Imana. Imana ikibuka ibyo yamusezeranyije. Muri cya gihe imurekuriye wa mugisha yamubwiye, Arutemi we agawufatira mu kirere. Awufatira mu kirere bitewe n'iki? Ni ukuvuga ngo we agerageza uburyo bwose ashoboye. Awufata kubera ko hari aho udatunganiye Imana. Ariko niba hari aho utunganiye Imana, usenga utunganiye Imana, usenga ugororotse, byanga bikunda rya sengesho ryawe rirazamuka rikarinda rigera ku Mana. Ariko ni ukuvuga ngo iyo ufite ikigutandukanya n'Imana, iyo usenze amasengesho yawe aratsikamirwa. Ni hahandi usenga ukumva urasenga usa nk'ukubita ku gikuta, amasengesho arakugarukira. Niyo umugisha umanutse rero ukagusanga muri ako kazitiro, ni ukuvuga ngo arawutangira. Iyo agusanze utari mu mwanya mwiza, arawuzitira. Arutemi yari imana y'Abaefeso. Yarafite, Bibiliya yatubwiye ngo yarafite urusengero bamusengeragamo. Ngo umuyobozi w'urwo rusengero yari Demetiriyo. Demetiriyo ngo yacuraga mu ifeza ibishushanyo by'urusengero rwa Arutemi, akungukira abacuzi be byinshi. Igihe kimwe haza kunyura umuvugabutumwa Pawulo, agenda muri Efeso, anyura muri Efeso, agenda yigisha ngo imana zaremwe n'abantu ntabwo ari imana nyakuri. Itorero riza gucikamo kabiri, bamwe bajya ku gihande cya Pawulo, abandi baguma ku gihande cya Arutemi. Ngo icyo gihe ngo habaho impagarara nyinshi zitewe n'inzira ya Yesu. Ngo umuntu witwaga Demetiriyo, umucuzi w'ifeza, wacuraga mu ifeza ibishushanyo by'urusengero rwa Arutemi, akungukira abacuzi be byinshi.
ngo abateraniriza hamwe n'abandi bakoraga uwo mwuga arababwira ati twumvikane murareba kandi murumva yuko atari muri Efeso gusa ahubwo no muri Aziya hafi ya hose Paulo arimo arosha abantu ngo Imana zaremwe n'abantu si Imana nyakuri kandi murabizi ko niko twebwe umuco wacu ni nako twatoje abantu ngo nabo babyumvise bagira umujinya mwinshi barasakuza ngo Arutemi y'Abayefeso irakomeye. Uyu mugore Arutemi afite imbaraga nyinshi, ni ukuvuga ngo hari abantu benshi basenga Arutemi na Nimurodi bazi ko basenga ngo umwana na nyina. Uwasobanura iby'uyu mugore Arutemi na Nimurode ariwe Semiramise ariko bamwita ikuzimu ni amateka maremare, ariko reka iby'icyo gishushanyo mbihinira aho ngaho. Gusa abwirwa benshi akumva beneyo. Naje kuva aho ngaho muri iyo nzu banjyanye ahantu ku mazi menshi, mpageze nahasanze umugore mwiza cyane. Kumwitegereza nasanze ari umugore mwiza, naramurebaga nkabona ishusho ni mwiza, ariko ngize ngo ndareba hasi ku birenge, hasi nifa ariko hejuru n'umuntu. Barambwira ngo uriya ni Mayimuna ashinzwe gutanga ubukire cyangwa ubutunzi. Uragenda ukamubwira ikibazo ufite, mu gihe runaka wamusabiyemo aguha ibyo wamusabye. Uragenda akaguha akatsi cyangwa agasokozo cyangwa akabuye, akakubwira ngo genda ugakoreshe gutya na gutya na gutya, uzabona icyo wasabye mu gihe wagisabiyemo. Iyo ubikoresheje nk'uko yabigusabye ubona icyo wasabye mu gihe wagisabiyemo. Uwo mugore afite imbaraga, atanga ubutunzi, ariko ubutunzi nta butunzi bwo mu mwijima, ni Uwiteka Nyiringabo avuga. Arabuguha ariko nta mahoro. Baguha ubutunzi bakakubwira uko uzabwitwaramo, bakakubwira ngo turabiguhaye, ariko ntuzigera urya ibiryo bikaranze, uzajya urya ibijumba n'ibishyimbo. Uzubaka ama etaje, wubaka amazu meza, ariko uzubaka kandi ka next ugasakaza ibyatsi, bakubwira kuntu uzakubaka. Ntuzigera uryama kuri matora, uzaryama ku rutara rushasheho wenda ibyatsi ruriho n'ikirago. Bagira uko bagutegeka uryama, bagira uko bagutegeka kurya, bagira uko bagutegeka kugenda, ku buryo nta mahoro na makeya ushobora kugira. Ushaka amahoro ukayabura, kandi ibyo byose naho byaza ari byinshi, ariko nta mahoro, nta mahoro ufite, ntacyo bimaze. Turiho kuko dufite amahoro, tugubwa neza kuko dufite amahoro, ariko iyo bamaze kukunyaga amahoro bakayatwara, ibyo ufite byose biba ari imfabusa, nta nubwo bishobora kukunyura. Mayimuna waguha ubutunzi, ariko nta mahoro ugira mu buzima, urinda upfa nta mahoro ugize. Iteka ryose yaguhaye ubutunzi agusaba igitambo cy'amaraso, akakubwira ngo ndaguhaye, ariko nawe gira icyuma, ntambira nk'umwana wawe w'imfura cyangwa se ntambira umuhererezi wawe. Niba ushatse utarabyara, barakubwira ngo turafunga umugore wawe, ntuzigera ubyara na rimwe, uzapfa utabyaye. Iyo umaze kubyemera rero mukorana amasezerano. Barakubwira ngo niba utarabyara dutambira umubyeyi ukunda, niba nta mubyeyi dutambira inshuti yawe. Ibyo nibyo nagiye mbona bakoresha igihe cyose, bakoresha ibimenyetso by'ibitambo by'amaraso. Mayimuna naramwitegereje ndamureba, afite ibikorwa byinshi ayoboye mu mazi. Banjyanye ahantu mu mazi bajya kutwereka ibikorwa akora, ibikorwa ayoboye aho ngaho. Twageze ku basore beza ubona rwose b'urubyiruko. Abo basore ni abarozi baza kurogesha isi amagambo y'amaterme. Babaza bafite aho bavuye, bafite ibyo baje gukora ku isi. Noneho n'abandi bazima babibona bakagira ngo ibyo bintu ni style nziza, nabo bakabikurikiza, ariko babizanye bafite impamvu yabyo. Nk'urugero, ukajya kubona ukabona nk'umusore cyangwa se n'umugabo, dore ko ubu ngubu noneho twajwemo, akambara ipantaro. Ibyo bintu akenshi muzabisangana n'ababa bambaye ukuntu. Akambara ipantaro aho kugira ngo azirikiraho ipantaro yagenewe, ngo ubwo ngo yambaye ngo pocket down, ipantaro akayimanura akayambarira hafi munsi y'ikibuno, ikagenda irereta nkaho hari ibyo yakozemo. Abo basore niba uzasangana utwo duterme. Urugero, ukajya kumva nko hanze y'abasore, ujya kumva karavuze ati ndagaswi. Ijambo bita ndagaswi, uwo musobanuza ngo mbega iryo jambo rivuze iki, ntabyaza.
ariko icyazi cyo nuko abivuze. Iryo jambo ni mu rurimi rwa kidayimoni, bagira indimi bakoresha ubwabo bumvikanaho. Iryo jambo rero ni ijambo ribi cyane rituka Imana rikayambika ubusa. Iyo uvuze iryo jambo ni ukuvuga ngo hari abadayimoni, hari imyuka mibi uba wikururiye muri wowe. Ugasanga umwana yagiye ku ishuri agarutse yarangiritse, ubibona ko yangiritse kandi yaragiye ari umwana muzima, kubera dayimoni umwe. Iyo umufunguriye umuryango muri wowe hinjira abadayimoni 7 bashoreranye, ntabwo hinjira umwe gusa ngo birekera aho ngaho. Urundi rugero rwa kabiri ukajya ukabona hari ibintu bigezweho hanze aha ngaha ngo ni amacensi. Censi ntabwo ari ijambo ribi, ni ijambo riri mu Cyongereza bivuga amahirwe cyangwa se chance. Ni ukuvuga ngo iryo jambo mu by'ukuri si ribi, ariko kubajya kuzanayo imbaraga cyangwa se icyubahiro, cyane cyane nko muri abaririmbyi cyangwa se abacuranzi bajya kuzanayo imbaraga, kuko hariho abacuranzi cyangwa se n'abaririmbyi bamaze kurebayo bajya kuzana imbaraga, bajya kuzana ubuhanga bwo kuririmba. Iyo bamaze kumuha imbaraga baramubwira ngo nugera aho uri bukorera igitaramo, buri muntu wese muba muri kumwe kuri stage uri bugufashe kuririmba, ugende umuramutsa umuhereza amacensi. Kwa kundi umusore afunga ingumi undi agafunga ingumi bakatigongaho amacensi mwana, ibintu nk'ibyo. Iryo ntabwo ryari ijambo ribi, ariko uburyo rikoreshwa ntabwo wamubona ari hariya ngo umubwira ngo censi gusa, bigira ikimenyetso nibura bigendana nacyo. Icyo kimenyetso rero nicyo baba barabahaye, bakababwira ngo igihe cyose nagera aho aririmbira, uwo uzamufasha kuririmba azagende buri muntu amuzenguruka amuhereza amacensi. Uko azagenda amuzenguruka amuhereza amacensi niko bazajya bohereza imbaraga. Ni nka karibu abahaye imbaraga z'imyuka mibi kugira ngo bazamuke bafashe wa muririmbyi kuririmba, n'aba bacuranzi babafashe. Icyo gihe bahuma abantu bose baje muri icyo gitaramo amaso, naho yaririmba yambaye ubusa bahita babona yuko ibyo akora ari byiza ari bizima, ariko mu by'ukuri we afite misiyo. Abandi rero babibona nabo bakabona ni ibintu byiza, ariko ntibazi aho bivuye, ntibazi ababikora ni bande, ese bagambiriye iki, ese bivuze iki, ese biriya bisobanuye iki. Ni ikibazo gikomeye. Tumaze kuva aho ngaho twaragiye tugera ahandi hantu hari abakobwa. Abo bakobwa nkibitegereza nasanze ari abakobwa beza, kubareba gutya ku maso, ishusho yabo nabonaga ari abakobwa beza. Abo bakobwa rero kuwa gatanu aba ari igihe cyo kujya mu masaro de coiffure, kujya mu nganda kuzana imyenda bari bukorane ku isi. Ni ukuvuga ngo nimvuga mu nganda cyangwa se mu masaro de coiffure, uko tubona isi imeze hari umujyi uteye ubwoba, ariko ikibazo ntibucya cyangwa ngo bwire, kandi nta mahoro umuntu waho uwo ari we wese aba afite. Abo bakobwa rero bajya mu nganda kuko nazo zirahari zikora ibintu byinshi kandi bitandukanye. Abo bakobwa saa 11 za nimugoroba kuwa gatanu barazamuka, baba bafite aho bagomba kunyura bazamuka hano ku isi. Iyo bamaze kuzamuka hano ku isi baba bafite misiyo bajeho, nibo bazana imbaraga z'imyuka y'ubusambanyi bw'amoko atandukanye. Isi ifite ikibazo gikomeye cyane ku bw'abo bakobwa. Baza mu ishusho y'abantu, baba bagaragara nk'abantu, baba bagaragara nk'abantu bazima, baba bagaragara yewe nk'abantu beza rwose, ariko imbere aba ari amasegaryana. Baba bambaye ishusho ariko imbere baba ari abadayimoni. Ushobora guhura nawe, abenshi baba bari ku mihanda bicuruza, ushobora guhura nawe mukumvikana ibiciro, kuko iyo bicuruza nyine bacuruza imibiri yabo, mwakumvikana ibiciro mugasezerana ko mugomba kujyana mu rugo. Ni ukuvuga ngo iyo yagutumweho, iyo umusomye gusa baba bazi igihe aho muzahurira, n'igihe muzahurira, n'isaha muzahurira, n'iminota muzaba muri kumwe.
aho muzahurira baba bahazi. Igihe cyo guhura cyawe nawe iyo kigeze, ikuzimu haba hari uruziga rw'abadayimoni. Iyo agusomye gusa, agucira mu kanwa ikintu gifunguye hasi no hejuru nk'umukondo w'agacuma. Iyo ugiciriye hasi, icyo gihe abari ikuzimu bahita baguhamagariramo. Bashobora kutakujyana wese ngo ugende ubure, ariko bahita bahamagara umwuka wawe, umwuka muzima, bakawukurura. Icyo gihe iyo uhagaze uhita umera nk'ufashwe n'isereri ukuntu, bahita bohereza undi mwuka mubi muri wowe. Umuntu ukabona yari intangarugero, yari umuntu muzima, nta kibazo yari afite, yari umugabo wiyubashye cyangwa umugore wiyubashye, ariko umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri ukajya kubona ukabona umuntu arapfuye ahagaze, ukabona imico irahindutse, ukabona ntabwo uzi ukuntu abaye. Bamwe bakavuga ngo barwaye abadayimoni. Hari ababa bahuye n'icyo kibazo ariko ntibabisobanukirwe. Iyo bohereje undi mwuka rero muri wowe, icyo gihe basigara ari bo bagukontorora. Igihe bashatse kukwicira barakwica, icyo bashatse kugukoresha baragigukoresha, ariko cyane cyane utasambanaga bahita bamuroha mu ngeso z'ubusambanyi. Bamwe bagatangira gucuruza ibiyobyabwenge, abandi bagatangira kubaroha mu kubinywa. Abo bakobwa bafite misiyo ndende kandi mbi hano ku isi. Nibo bazanye imyambarire igezweho iriho irambikwa abantu ubusa, irimo irambika ababyeyi ubusa, irimo iratwambikira urubyiruko ubusa. Ugasanga umwana w'umukobwa yambaye ukagira ngo yibagiwe kwambara, wamureba ukavuga uti ibyo ari byose ashobora kuba yavuye mu rugo ariko yibagiwe kwambara. Yagira ngo arambaye nibura ngo yambaye ipantaro ntako atagize, ugasanga yihambiriye yiboshye, ukagira ngo bashyizeho karubone, ukagira ngo bamudekaritse. Bo bafite misiyo, barimo barazana imyambarire iriho irambika abantu ubusa. Abantu barimo baragenda ku musozi bambaye ubusa, ugasanga umuntu yambaye umukondo wazi, umukondo uri hanze, n'umwana w'umukobwa utegereje ejo heza hazaza, ategereje umusore uzamubenguka, ariko amabere ari ku gasozi, ikibero cyose agitwaye ku gasozi. Bibiliya ikavuga ngo umusozi uri mu mpinga nujya wihisha, turi inzandiko zisomwa n'abantu bose. Ni ukuvuga ngo uwo musore uzakurambagiza azabanza arebe niba ufite indangagaciro z'umunyarwandakazi. Ugasanga ababyeyi, umubyeyi yaruzukuruje, afite abuzukuru, afite abakwe, ariko wareba imyambarire ye, yambariye abakubusa, yambariye abuzukuru ubusa, yambariye abana b'ubusa, arimo arabaha ingero. Uwo mwuka urimo urakora cyane bikabije, kandi uwo mwuka wazanywe n'abo bakobwa nasanze aho ngaho. Bo bazanye iyo myambarire bafite misiyo. Abandi nabo babireba, ejo ugasanga yambaye ubusa ngo ni modeli zigezweho, ariko ntabwo ari modeli, ahubwo bo bafite misiyo bajeho hano ku isi. Niyo mpamvu rero umuntu wese ashatse yabera amaso umubiri ndetse n'ubugingo bwe. Naje kuva aho ngaho maze kureba ibikorwa by'abo bakobwa, mva aho ngaho natemberejwe ahantu henshi, nabonye ibintu byinshi. Naje kujya guhabwa akazi. Mbere yo guhabwa akazi nabanje kwitaba inama. Nitaba inama, ngeze mu nama nsanga ni inama y'ishishi n'ibikeri, kandi izo shishi n'ibikeri bivuga. Ni jyewe nari ndimo nambaye umubiri wanjye, ngiye kumva numva urushishi ruravuze ngo none ko nibitinda ari si uyu nguyu bizamenyekana ko abahari, kuko umuryango we numubura bazashakisha. Nibashakisha bazagwa kuri ba bantu basenga wa mugabo. Uwo mugabo bavugaga na wundi ni Yesu Kristo, kuko iyo ugezeyo kuvuga izina rya Yesu ntabwo bishoboka. Ugerageza kugira ngo uryature ariko ntibishoboka, kuko unabishoboye ukarivuga haba intambara ikomeye kubw'iryo zina. Bazirikana icyo Yesu Kristo yabakoreye amaze kugera ikuzimu, baramwubaha, baramutinya. Iyo ugezeyo rero ukigerayo bwa mbere, ikintu cya mbere bakubaza, bafite umubabaro n'agahinda kenshi, barakubaza ngo tubabarire, utubwire izina rya wa mugabo uba hejuru iriya. Izina baba bakubaza narindi ni Yesu. Ni ukuvuga ngo iyo wibuka inyuguti imwe ntabwo wibuka iya kabiri, ushakisha inyuguti ya kabiri ukayibura kugira ngo ubashe kuvuga Yesu. Ni ibintu bikomeye, nako ntibinashoboka. Ntabwo bishoboka ko ushobora kuvuga izina Yesu.
iyo umaze kugerayo. Ni ukuvuga rero ngo izina Yesu ubwaryo iyo ugezeyo riba rifite agaciro kandi riba rifite umumaro, kugira ngo uryature rero ibyaho byose birabomborekana, inganda zigashya. Urushishi rero rwaravuze ngo ba bantu basenga wa mugabo nibamara kumenya ko ari ahangaha bazahamagara wa mugabo azamudukura mu maboko. Hari icyo twakora. Igikeri ubwacyo kiravuga ngo noneho nanjye nemeye kwitanga kugira ngo ninjire mu ishusho ye. Murabizi ko ishusho y'umuntu atari we muntu. Ninjire mu ishusho ye nzamukane nawe ku isi, ariko ubugingo tubusigarane. Murabizi ko ishusho y'umuntu ntabwo ari we muntu, bankozemo abantu babiri b'umuntu umwe. Ndabaha urugero. Iyi ni CD, ari kirimo imbere cyitwa CD. Iyi iri kumwe n'iyi pochette byose byitwa CD. Ariko mu by'ukuri hari CD nyirizina, hari na pochette. Mfite uburenganzira bwo gutandukanya CD na pochette nkabigira ibintu bibiri kandi by'ikintu kimwe. Iyi pochette ibika CD kugira ngo itangirika. Ni ukuvuga ngo n'ishusho y'umuntu n'umuntu niko bimeze. Ubundi umuntu muzima n'uzabona Imana n'ubugingo burimo imbere. Ubugiye urandeba n'ishusho urayireba, ariko mu by'ukuri ntunzi. Nzwi n'Imana yo mu ijuru yandemye. Hari ubugingo rero, hari n'ishusho ari we mubiri uyu nguyu ureba. Ni ukuvuga ngo nabigereranya rero ubwo bugingo nabugereranya n'iyi CD, kuko iyi CD niyo iriho icyo dukeneye. Habe indirimbo, habe ivugabutumwa, biri kuri iyi CD. Ariko iyi pochette irayimbikiye kugira ngo itangirika. Ubugingo bushobora gutandukanywa n'umubiri. Uko niko bangenje. Bafashe ubugingo bwanjye babukuramo dayimoni w'igikeri. Ndagereranya aka gapapuro na dayimoni w'igikeri yinjiye mu ishusho yanjye. Aho nanyuze ngenda banteretse mu ndobo, bashyiraho imigozi ibiri, banzamurira mu ndobo nk'abanzamuye muri esanseri. Ariko mu by'ukuri bazamuye umubiri gusa. Iyi shusho ubugingo buzabona Imana barabusigaranye. Hazamutsemo imbere mu ishusho yanjye dayimoni w'igikeri. Nagarutse ku isi. Aho nanyuze ngenda niho nanyuze ngaruka. Ariko mu by'ukuri nubwo nari ngarutse, muri jyewe hari icyari kindimo. Ishusho ureba inyuma utarebye imbere wavuga ngo dore CD ya Rebeka, utabashije gufungura ngo urebemo imbere. Nagarutse ku isi nyuma y'iminsi 7 iwacu barambuze. Nasubiye mu muryango wanjye bisanzwe. Ubuzima bwarakomeje, ariko bukomeza ndi ikindi. Hari cyari kindimo, hari cyankoreshaga. Bari basigaye bankoresha nk'abakoresha telecommande. Batumaga wa wundi nasizeyo yarangiza nawe agakoresha wa wundi uri ku isi. Bambwira ngo nyura aha nkahanyura, bambwira ngo icare nkicara, bambwira ngo genda ngenda, bambwira ngo iruke nkiruka. Ngaruka mu buzima bisanzwe, ngaruka mu rugo, ngaruka activite zose ndazikora nk'abandi bana, ariko mu by'ukuri hari icyari kindimo, ari nacyo cyagombaga kunkoresha. Ubuzima bukomeza. Ndibuka umunsi umwe baranyicaza barambwira ngo noneho rero ntabwo uzaguma muri ibi ngibi gusa, ahubwo ugiye guhabwa akazi. Baramfashe banjyana ahantu barantembereza mu nganda nyinshi cyane. Bantembereje mu nganda, bangejeje mu ruganda rukora amavuta yo mu mutwe. Banjyana muri urwo ruganda. Kimara kugera muri urwo ruganda barambwira ngo wowe ugiye guhabwa akazi muri uru ruganda mu gihe gitegereje kuzatumwa aho ugomba gutumwa. Natangiye akazi mu ruganda ndakora, nitegereje uko bakora bintera ubwoba, ariko kuko ari akazi nari nahawe kandi ngomba gukora, nta kundi nari kubigenza nagombye gukora. Uko twakoraga muri urwo ruganda rero, iyo uruganda rwashomaga giye nakoraga mu ruganda rukora amavuta yo mu mutwe bita amaproduit. Iyo uruganda rwashomaga byabaga ngombwa kwica abana b'impinja. Kwa muganga mu bitaro bakagerageza kureba ababyeyi bagakuramo amada bakica abana. Saa sita z'ijoro yabaga ari isaha y'abadayimoni kuzamuka mu marimbi kujya kuzana abo bana.
iyo babagezaga ku ruganda ikintu cya mbere bakuragamo babanzaga gukuramo ubwonko. Ubwo bwonko nibwo bakoragamo amavuta atukuza ahindura uruhu. Imana ijya kuturema yaturemye mu ishusho yayo. Twebwe turi ubwiza bw'Imana. Uba uri igikara, uba uri inzobe, uba uri imibiri yombi, uri ishusho y'Imana. Uko Imana yakuremye ni uko nguko uri ishusho y'Imana. Kandi muzirikane ko icyatumye Satani akurwa mu ijuru akamanurwa mu isi ni ukubera ishusho y'umuntu. Satani nawe aricara aravuga ati ntabwo bicira aha ngaha bitewe n'iki ngiki kibayeho. Nanjye iriya shusho hari uko nshobora kuyangiza. Ayangirisha ubwonko bw'umwana w'uruhinja. Bamwe dore ko bicara bakavuga ngo Imana yandemye igiye kuruhuka, indema nabi, jye nari kuba inzobe ingira igikara. Bityo rero bamwe na bamwe bakiha gukosora Imana. Ariko Imana nizaza ntizaceceka. Menya kuremwe mu ishusho y'Imana, uri ubwiza bw'Imana. Uko usa kose uri ubwiza bw'Imana. Uko uteye kose uri ubwiza bw'Imana. Satani yibashuka. Ibyasigaraga twabishyiraga mu mashini tugasya. Twamara gusya bagashyiramo amaproduit chimique. Barangiza najya kubona nkabona bazanye ibikombe, uruganda rw'ibikombe rwagemuraga ahangaho. Najya kubona nkabona handitseho ibihugu biri hano ku isi bisanzwe bizwimo izo nganda zikora amaproduit. Ntabwo mvuze ko hatari inganda hano ku isi n'ubundi zikora ayo maproduit. Inganda zirahari ziyakora rwose, ariko ikibazo ntiwatandukanya produit yakorewe ku isi n'iyakorewe ikuzimu. Ariko abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Satani ni umunyabinyoma, icyamuzanye ni ukwica, kwiba no kurimbura. Arashaka kwica abantu b'Imana yiremeye akoresheje ibyo byose. Ikintu cya mbere bakoraga babanzaga kuzana ibyo bikombe tugashyiramo amaproduit. Abacuruzi bamaze kurebayo bazaga kurangura, bakaza kurangura bakazana ibicuruzwa hano ku isi. Hari ababaga baramaze gukorana amasezerano arambye na Mayimuna. Icyo gihe baravugaga ngo wenda tujye tubisanga ku kiyaga runaka, niho tuzajya tujya kudeduwana, cyangwa se tujye tubisanga ahantu runaka, cyangwa se bagakora amasezerano yuko amaduka yabo azajya ahora yuzuye. Akavuga ati yewe iduka ryanjye rijye rihora ryuzuye, bitewe nuko igitambo bamusabye yagitambye kandi akagitambo mu gihe gikwiriye. Icyo gihe barakubwiraga ngo nawe mu gihe watambye igitambo mu gihe gikwiriye kandi ugatamba igitambo kizima, saba icyo ushaka. Ubwo rero wasabaga icyo ushaka. Narakoze nkora igihe kinini, nkora n'imbaraga zanjye zose, nkora n'ubwenge bwanjye bwose. Ariko ibyo ngibyo twakoraga ntabwo byari binejeje umutima wanjye. Najyaga nibaza yuko hari icyankura aho hantu. Jewe ibyiringiro byanjye ntabyo nari ngifite, nta byiringiro nari mfite byuko natabarwa. Ariko nari mfite umubabaro mwinshi wo gukoreshwa iyo mirimo kandi nta ruhare nabigizemo. Igihe cyaje kugera ndi mu kazi ndiho nkora, barambwira ngo ninze nge kurahira indahiro ya mbere. Naragiye mpagarara imbere y'indahiro. Mu gihe nari ngiye guhagarara imbere y'indahiro bampereje igikombe cyuzuye amaraso mu ntoki n'inyama nini cyane mu ntoki. Banyeretse urupapuro n'amagambo yanditse ngomba gusoma mu gihe ndahira. Yari amagambo avuga ngo mwami w'abami ndaje kugukora amasaha 28 kuri 28. Icyo uzankoresha nzagikora, aho uzantuma nzahajya mu gihe gikwiye n'ikidakwiye. Narangiza nkaryaho nkananywaho. Icyo gihe bari bambwiye yuko nindahira iyo ndahiro ngomba guhita mpabwa ubushobozi bwo kwihindura urushishi. Mu gihe nari maze kurahira indahiro ya mbere yo kwihindura urushishi, iyi foto nayo niyo maze kurahira indahiro ya mbere yo kwihindura urushishi. Kugira ngo ujye mu muryango w'abaroze kuruwa ubanza kurahira indahiro 6. Iyo umaze kurahira izo ndahiro 6 uhabwa ubushobozi. Umurozi wa mbere ku isi n'umupfumu wa mbere ku isi baba mu gihugu cya Nigeria.
aba birirwa baturoga batubeshya badutobera udufu tw'ipusi n'imbwa n'utwatsi, aba nabo bakorera satani batazi. Cyokora bafata umwuka mubi w'ubugome bakawumwoherereza, bamara kuwumwoherereza akaba umugome mu buryo atiteguye, agatangira kuroga no kwica abana muri quartier, kwica abantu muri quartier, ari ubugome bumuhanzeho gusa, nawe akorera satani atazi, nta kindi gihembo abitegerejemo. Uwo mwuka w'abaroze kuruwa ni umwuka ukomeye cyane. Iyo urangije indahiro z'abaroze kuruwa, urahira indahiro zo kujya muri Framaso. Umuryango w'abaframaso naho rero urahira indahiro 6 zose hamwe zikaba indahiro 12. Ubu uri umukozi wa satani ku isi wemewe. Iyo ugeze ku ndahiro ya 11 uhabwa imbaraga, ukaba wava mu Rwanda ukajya nko muri Amerika udateze indege, ugenda mu buryo bwa gishitani. Ni ukuvuga ngo aho uzagera mu gihugu uzageramo cyose, umuntu uzakwakira azaba ari umuframaso. Uwo muzicarana, uwo muzaganira aba ari umuframaso. Uwo mwuka wa framaso ni umwuka ukomeye cyane. Ni umwuka ushaka ko amadini yose aba idini rimwe, aterana akaba idini rimwe. Uwo mwuka uza wiyoberanya nk'abantu b'Imana, ariko mu by'ukuri bafite undi mwuka bakorana nawo, ariko ntushobora gupfa kubimenya utari mu mwuka w'Imana. Uwo mwuka ni umwuka ukomeye cyane, uriho urindagiza abantu benshi cyane, ariko ndagira ngo mbatangarize yuko ibyera byose ntabwo ari amata. Nagombaga kurahira indahiro kugira ngo mpabwe uwo mwuka wo kwinjira muri Rose Kuruwa. Naragiye ngi imbere y'indahiro ibyamamare.com, nijyaho nkwaho mpita mpabwa ubushobozi bwo kwihindura urushisha ako kanya. Maze guhabwa ubushobozi barambwiye ngo ninze batangire bantume. Batangiye kuntuma rero, barambwira ngo bagiye kuntuma ku isi, kandi nibantuma ngomba gukora ibyo bantumye. Hari ahantu hari umukozi w'Imana ariho arigisha inyigisho zo kubohoka i Remera hafi ya Rufa Palace. Hari ahantu ku kaetaje umukozi w'Imana ariho arigisha hasi muri kave yigisha inyigisho zo kubohoka. Barambwira ngo ihute, iruka, genda umwice. Barambwira ngo nta kindi kintu tugutumye, kumugusha wabishobora, kumurindagiza wabishobora, kumuvangira wabishobora, ariko ntabwo ari byo tugutumye. Tugutumye kumwica kandi agapfira imbere y'abamubona bose n'abamukurikiye bose. Narazamutse ndaza ndinjira mu rusengero, ariko mbere yo kwinjira nasanze umudiyakoni ahagaze imbere y'urusengero. Sanze ahagaze mu muryango, naramubonye mbona yuko nawe ntacyo ntwaye, nta kibazo nawe ibyo ari byo byose, hari imwe mu myuka yacu afite. Cyane ko hari aho twageraga wabona umudiyakoni ahagaze ku muryango gusa, ukajya kubona ukabona yambaye imbaraga nyinshi cyane, wamureba ntubashe kumenya uwo ari we, ukabona ni ikintu cy'umucyo kiri aho ngaho, ntabwo wamenya uhahagaze, kandi uwo mucyo ukakurasa ukwigizayo. Icyo gihe iyo wabaga watumwe gutera iryo torero, ntabwo wabashaga gukora ibyo bagutumye, ahubwo warakataga, iteraniro rigatangira urungukira mu madirishya rikarinda rirangira, ugataha na raporo ujyanye. Aho rero bari bantumye, nagize amahirwe yuko wari uwahagaze nawe yari afite imyuka imwe mu yo twakoreshaga, yari ayifiteho. Yaranyinjije, arandamutsa, ambikaze, ndamubwira noneho kuko nshaka gukizwa, ndashaka kwegeraho numva neza ijambo ry'Imana. Yaranyihutishije cyane, aragenda anyicaza ku ntebe y'imbere aho ndeba abakozi b'Imana neza. Maze kuhicara, iyo nageraga mu rusengero nabanzaga kubara inguni z'urusengero. Buri nguni nayihagarikagamo umumarayika wa Satani n'inkota yaka umuriro, abo twabitaga abarinzi. Ku muryango nawoherezaga uwo bita cyambuzi, yabaga afite uburoso ashinzwe guhanagura umuntu wese usohotse. Ukaza mu rusengero ukumva ijambo ry'Imana, ugafashwa, ukumva birajyamo neza, ukumva rwose urabyumva neza, ukumva byagufashije. Wagera ku muryango cyambuzi niho yabaga arindiriye abakristo basohoka. Yabaga afite uburoso agahita guhanagura,
agahita ibyo wumvise byose abikwambura, ukagera hanze uri vide nk'uko winjiye uri vide. Cyakora akaguzigira ijambo nafashijwe, ukagera hanze wumva wafashijwe, wumva rwose ibyo wize byagufashijwe, ariko utibuka naho basomye. Ibyagufashije ntubizi, ariko icyuzi cyo nuko wafashijwe. Ku Ruhimbi twawoherezagwa bita Rutindangezi na Nyirakagenza. Uwo Rutindangezi na Nyirakagenza babaga bashinzwe guteza amagambo y'amangambure ku Ruhimbi. Niba umukozi w'Imana ahagaze agiye gusoma ijambo ry'Imana, niba agiye gusoma muri Zaburi, ugahita umuvangira, yajya kuvuga Zaburi akavuga ati dusome muri Muzehe, kandi Muzehe nta gitabo agira muri Bibiliya. Yajya gusoma mu byakozwe n'intumwa, agasoma mu byakwiswe n'inkuba. Igihe cyose iyo Rutindangezi na Nyirakagenza babaga bahawe ikaze kugira ngo bahagarare ku Ruhimbi, nabo babaga bafite icyo bagomba gukora ku bijyanye no kuvangira umuvugabutumwa. Icyo gihe n'umwe aho ngaho rero nari naje iyo myuka yose nyifite. Iyo ijambo ry'Imana ryatangiraga, icyambere nabanzaga guteza imyuka mibi mu bakristo, ngateza gufashwa ntibahinduke, ngateza kwibazanyaho, ngateza kurondora ingeso z'umwigisha bazirondorera mu mubiri. Igihe cy'ijambo ry'Imana ngateza abana kurira. Ababyeyi bose bafite abana, buri mwana mwegera munosha, buri kana nkanosha, utwana tukaririra rimwe mu rusengero, kugira ngo ba nyina cyangwa se base batumva ijambo ry'Imana. Umuntu akaba yamara ukwezi, amezi 2 ndetse n'umwaka ujya ugeraho, umuntu adashobora kumva ijambo ry'Imana, kandi niba hari ubuhanuzi butavangiye nibi. Umuhanuzi ashobora guhanura, Satani akamuvanya, ariko suko abatatuye. Ariko ibyamamare.com n'ubuhanuzi butavangiye. Icyo gihe rero icyo nakoraga, nakoreshaga uburyo bwose nshoboye ku buryo ndindagiza abantu imitima imwe mu gihe cy'ijambo ry'Imana nkayisohora. Bamwe nkatangira kubatekereresha ibyo basize, abandi bagatekereza ama business bahozemo bagomba guhita bajyamo, abandi imitima yabo nkayizindura nkayijyana mu mago. Bityo ugasanga urusengero rwose nubwo rwuzuye abantu, ariko abantu ntabahari, bagiye mu buryo bw'umwuka. Nkimara kwinjira aho rero, iyo myuka mibi yose natangiye kuyikoresha. Hari aho twitaga muri narisezereye. Muri narisezereye ni muri za ntebe z'inyuma mu rusengero. Iyo ijambo ry'Imana ryatangiraga, twakoreshaga uburyo bwose dushoboye kugira ngo nibura dutangize ibiganiro muri za ntebe z'inyuma. Abakristo aho gukurikira umwigisha imbere, ahubwo bagakurikira ibiganiro biriho bitangirwa inyuma. Igihe rero nari mfite iyo misiyo yo kwica uwo mukozi w'Imana, iyo myuka mibi yose nari nayiteje, nayikwirakwije aho nagombaga kuyikwirakwiza hose. Umukozi w'Imana ahagurutse agiye kwigisha, ntumumwuka umwe ngo ahere imbere undi ahere inyuma, bamutera amacumu bahurije mu mutima, aruka amaraso agwa aho ngaho. Iyo aruka amaraso akagwa aho ngaho, hari icyo twari twateguye. Iyo aruka amaraso akagwa aho ngaho, ni ukuvuga ngo abaje bose twari kubateza imyuka mibi. Bamwe twari kubumvisha ko n'ubundi atari umukozi w'Imana, abandi twari kubumvisha ko n'ubundi ari ibyaha bimugarutse, abandi twari kubongorera yuko ari Imana imukojeje isoni. Bityo buri muntu wese akagira imyumvire itandukanye. Umukozi w'Imana ahagurutse agiye kwigisha, mubwira dayimoni umwe ngo mwamuhere imbere undi amuhere inyuma, bamutera amacumu bahurije mu mutima, agwa aho ngaho. Uwaturutse imbere agiye kumutera icumu ahura n'ijambo bita haleluya. Haleluya! Ahuye n'ijambo bita haleluya, ryasohotse ari nka bombe bitewe nuko yarivuze. Hari ukuntu uvuga haleluya wayitera gusa igasohoka ari nka bombe, igatwika ibiri imbere byose ikabisenya, bityo ukabona umuyoboro muzima. Haleluya ni ijambo rifite imbaraga, ni ijambo rifite agaciro. Amen. Iryo jambo ryasohotse ari nka bombe, rirakubita, rikubise uwaturutse inyuma ntiyamenye ibyabaye, arambura icumu arimuteye. Umukozi w'Imana barahindukiye, arimutera mu. Umukozi w'Imana ahise yicara, aca bugufi kuko yarababaye rwose. Aciye bugufi aricara, aravuga ngo yewe wamurozi urahawe, ngiye kugukoza isoni. Naravuze ngo byanga bikunda ndakorwa n'isoni, kuko uriya ni umukozi w'Imana isumba byose.
nari mbizi ko nkorwa n'isoni, nari mbizi ko nubwo mfite imbaraga ariko hejuru yanjye hari uwundi mwami ufite imbaraga ziruta izo mfite, amanutse jyewe nakwiruka. Nagize ubwoba ndavuga ngo akanjye karabaye, arankoze isoni. Nibutse ijambo rivuga ngo mu gihe ugezemo runaka cyangwa mu makuba runaka saba icyo ushaka uragihabwa. Nahamagaye imbaraga z'imyuka mibi ndavuga ngo mwami w'abami, icyo gihe nasengaga Satani, ndavuga ngo ntabara, nyoherereza imbaraga zo kwihindura umwuka usohora ahantu, nzagukorera imyaka yanjye yose yo kubaho. Nagiye kumva numva imbaraga ziranteruye, n'uwo twari twicaranye ntigeze amenya uburyo nasohotse. Nanyuze muri giriyaje ndagenda, nyuze muri giriyaje ngiye, umukozi w'Imana kuko yari afite amaso atarayanga yaturebesha, yari afite amaso y'umwuka wera, aravuga ngo uragiye iherezo ryawe no gukizwa, hereza Imana yacu icyubahiro. Avuze ngo uragiye iherezo ryawe no gukizwa, uwo muvumo wamfasheho ujyana nanjye ugera nayo nayo. Mu by'ukuri ushyize mu gaciro ntacyo ntari nakoze, ariko ibihembo by'ibyaha ni urupfu, impano y'Imana n'ubugingo buhoraho iteka ryose. Nagezeyo ubundi nari mfite umushahara mpembwa ku munsi narahembwaga, nakora neza nakora nabi nahembwaga inkoni 25 ku munsi, niwo mushahara nakoreraga. Nagezeho nkubitwa inkoni 50 ngo ntacyo nakoze, narakubiswe ariko nsubira mu kazi kanjye ndakora, nakoze n'imbaraga zanjye zose. Hashize iminsi barambwira ngo ninze nsubire mu kizami, icyo nakoze sinagikoze neza. Hari umukozi w'Imana uvuye i Kigali agiye kuvuga ubutumwa i Butare, baranuma ngo nyaruka ihute ntagereyo, kuko icyo giterane cyatumwemo abarozi ariko badafite imbaraga. Mu biterane dukora, mu materaniro dukora, buri giterane cyose kiba gifite umurozi n'umupfumu bihagarariye. Ni ukuvuga ngo buri biterane, buri masengesho haba hari umurozi ugomba kuza gukurikirana ibyabereye aho kugira ngo aroge ahagarike umugambi w'Imana, uretse ko umugambi w'Imana rurema ntujya uburizwamo. Baranuma ngo nihute kuko icyo giterane cyari cyatumwemo abarozi ariko badafite imbaraga, bariho biga umwuga. Naraje nza nkutabaye, hageze bamaze kuntuma ibyamamare. Naraje nicara ku Kamonyi, imusambira ku kiliziya cy'abakatolike hejuru. Imodoka iraza, twabaga dufite uburyo tuyireba bitewe n'ikoranabuhanga ryacu. Imodoka iraza igeze aho ngaho hafi, ngira dayimoni ngo agende apfuke mu maso shoferi, narangiza afate vora, imodoka yiyobye igwe munsi y'umuhanda. Uko niko byagenze bitewe n'imbaraga nari mfite. Imodoka yarabirindutse iragenda igwa hasi mu kabande. Mu bantu batabaye mbere nanjye nari ndimo, ngenda mvuga amagambo menshi ko umushoferi yanyweye, ariko jewe ni jewe wari ubikoze. Abantu barahuruye batangira gutabara. Umuntu wa mbere batabaye, ndakwereka imbaraga z'Imana, ndakwereka imbaraga zitangaje naboneye aho hantu. Nagiye kubona mbona umuntu wa mbere bakuyemo ni wa mugabo nari ngiye kwica. Yavuyemo ngiye kumva numva ijwi ry'umuntu uririmba ngo ntereye umusozi ndaruha, bambwiye ko azaza ndaruhuka. Haleluya. Numva arimo araririmba cyane, ngize ngo ndamumbura amaso ngo ndebe, sanga ni wa mukozi w'Imana nari ngiye kwica. Ubwoba buranyica, byabaye nka cyagiye cya Saduraka Meshaki na Abedinego, ngo nta n'umwotsi wabanukaga ku myenda. Nawe yavuyemo ari muzima, wahita akomeza yigira gutega imodoka, akomeza ivuga butumwa. Bajyaga batubwira ngo naho abantu 5,000 bapfa, ariko na wa wundi umwe gusa usenga agapfamo nta kibazo. Ni ukuvuga ngo umuntu usenga niwe ufite agaciro wenyine, abandi bo ntacyo babatwaye, igihe cyose bashakiye barabica. Ubwo yarakomeje yigira kuvuga ubutumwa, nanjye ndagenda. Mu by'ukuri ushyize mu gaciro ntacyo ntari nakoze, nari nakoze uko ubushobozi bwanjye bungana, uko imbaraga zanjye nari mfite zingana. Ariko nagezeyo barambwira ngo ntacyo nakoze, kandi muri gihe numvaga ntako nagize. Nakubitwaga inkoni 25 ku munsi. Uwo munsi barazikuba bankubita inkoni 50. Ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho iteka ryose. Ibizami byo nakoze ni byinshi, aho bantumye ni henshi. Ndibuka umunsi umwe barantuma batinyaruka, noneho hari abantu bari bahawe ubutumwa bagomba kuza mu Bibare muri cya gihe cy'ububyutse bwa Bibare. Igihe Bibare hari ububyutse bukomeye, barambwira ngo hari abana bahawe ubutumwa. Icyo gihe mu Bibare habaga abarwayi, icyo gihe mu Bibare indwara zarakiraga,
icyo gihe bazanaga abasazi bagakira, icyo gihe abafite ibibazo barazaga bakaharuhukira. Mu bibare habaga ibitangaza by'Imana rurema. Barambwira ngo nimpaguruke ngende. Hari abana bari bahawe ubutumwa baturutse mu Mutara, bari baraye basenga Imana ibaha ubutumwa bari kuzana mu bibare bw'abantu bari gukirira aho ngaho mu bibare. Kandi bamwe muri abo ngabo bagombaga kuhakirira, hari abari abakozi bacu bari batangiye kutwihakana no kumena amabanga. Barambwira ngo nihute, nimpagera mvangira abo bana b'abahanuzi bavuga ibyo batatumwe. Erega burya suko baba batatumwe, bamwe muri bo baba batumwe, ariko Satani nawe abayi hafi kugira ngo abavangire. Ndaza ninjira mu bibare, iteraniro riratangira. Ryari ruyobowe n'uwari dirija w'Itabaza bitaga Benjamin. Iteraniro riratangira rirarimbanya. Jyewe nari nicaye mu nguni ntegereje isaha y'Imana kwigera, nanjye nkatangira kuvangira abo bahanuzi, mbabwira kuvuga ibyo batategetswe. Ubundi iteka ryose ku ruhimbi habaga hari ibendera ry'umweru ryandikishijwe ibara ry'ubururu ngo ubutsinzi. Iryo bendera ryabaga riri ku ruhimbi. Iyo twe twahageraga, iryo bendera twabashaga kuribona kuko twabaga dufite andi maso. Hari aho twageraga iteraniro rigatangira ibendera ryunamye rikarinda rirangira ricyunamye, bigaragara ko igihugu cyacitsemo igikuba. Iyo igihugu gifite ikibazo, ibendera rirunama, ryirirwa ryunamye, ntabwo rizamurwa ngo rigere hejuru. Ni ukuvuga rero ngo nabo batangiraga iteraniro ibendera ryunamye, iteraniro rikarinda rirangira. Twatangiraga gutegura ibyo ngibyo mbere. Ni ukuvuga ngo twakererezaga abakristo. Hari abakristo twitaga ba mayibobo mu buryo bw'umwuka, akabaho ariko ari mayibobo. Ba mayibobo ni bande? Ni abantu bazaga iteraniro ryatangiye bagataha ritararangira. Iyi iteraniro ryajyaga gutangira, niba iteraniro ritangira 3:00, twajyaga kubona tukabona 3:00 zuzuye zitarengaho n'isegonda. Marayika w'Imana aramanutse n'umucyo mwinshi yambaye igishura cyera. Icyo gihe twaribwirizaga tukaba dusohotse. Yandikaga izina ry'umuntu wese winjiye mu iteraniro. 3:05 marayika yafungaga igitabo akongera akazamuka, nibwo twongeraga kwinjira. Ba bandi rero twabaga twakerereje barazaga bakinjira, marayika yamaze gutanga umugisha w'abatangiye iteraniro. Abo ngabo twabaga twakerereje twagombaga no kubacyura kare iteraniro ritarangiye. Yava nko gutura ugahita umubwira utari ko hari gahunda utatunganyije, hari aho ugomba kujya, ugiye aya masaha nibyo byaba byiza, ukamushorera agasohokera izo nzira akagenda. Iyo iteraniro ryabaga rirangiye, bariho basezeranaho, batanga umugisha kubaje, basenga basaba Imana umugisha kubaje mu iteraniro. Twajyaga kubona tukabona marayika n'ubundi wa mu marayika arongeye aramanutse. Icyo gihe twarasohokaga akandika izina ry'umuntu wese urangije iteraniro, byarangiza akazamuka. Ugasanga ari umugisha w'abatangiye iteraniro ntuhari, ari n'umugisha w'abarangije iteraniro ntuhari. Icyo gihe twatwitaga amayibobo mu buryo bw'umwuka. Nta hantu na hamwe uri, cyokora uragenda nyine uriragira ikicyura. Mwene abo ngabo mu iteraniro babaho. Ariko inama nabagira, niba uri umukristo, niba usenga, niba ukunda guterana kwera, ubahiriza amasaha y'amateraniro. Niba iteraniro ari 3:00 ube wageze mu rusengero, kandi utegereze guheshwa umugisha n'abatambyi barangije iteraniro. Kuko uriya mugisha abatambyi bahesha iteraniro, uriya mugisha uba ufite aho wanditse, kandi uwo mugisha urawuhabwa. Ibyo nibyo nabonye. Ni ukuvuga rero ngo iyo twabaga twakoresheje abo badiyakoni kugira ngo tubashe kwinjira iteraniro tukabasha kurivuyanga, nabo babaga bamwe mu bateje iteraniro akaga. Niyo mpamvu buri muntu wese mu murimo akora, umurimo Imana yamuhamagariye, namenye uko bawukora, amenye uko bawugendamo,
amenye uko bawitwaramo. Ntabwo ari ugupfa kudiyakona, ntabwo ari ugupfa kuririmba, ntabwo ari ugupfa kubwiriza. Buri muntu wese amenye uko uwo murimo ukorwa. Ahari nibyo byatworohera. Hari isaha yageraga umuntu wese akamenya ko isaha yo gukora y'Imana igeze mu bibare. Iyo saha igeze mu bibare abantu batangira kuzura umwuka wera. Ngiye kubona mbona Benjamin arasohoka aragenda aca amakoma ahantu mu bibare, araza yandika kuri ayo makoma. Ibyo mbabwira ni ibintu byabaye, kuko ubu ndimo ndavuga ibintu nabonye n'ibyabaye. Hari abatari bubishyikire bitewe nuko badasanzwe babizi, abatari bubishyikire baranyihanganira kuko ibyo nabyo ni ibiri muri bimwe mu byo nabonye. Araza arandika, nanjye naragenda mwegera ndeba ibyo yandika byose ndabi. Hari umukecuru wari umaze iminsi avuye ku Kibuye bitaga Yohanita mu bibare. Yohanita icyo gihe yari yatanze ubuhamya avuga ko Imana itangiye kumwambikira muri Kigali. Hari ahantu wenda njya nababwira ubwo buhamya bwatambutse cyangwa iryo shimwe rya Yohanita, bakibuka ko icyo gihe iryo shimwe ryatambutse bahari, bakibuka n'ikintu cyahabaye aricyo ngiye kubabwira. Yohanita yari yatanze ubuhamya avuga kuntu Imana itangiye kumugirira neza muri Kigali, kuntu hari abazungu bamwoherereje imyenda atazi, bakamwoherereza imyenda yo kwambara. Yohanita mu gihe Benjamin yandikaga ayo mandiko yahise ahaguruka aravuga ngo Imana yo mu ijuru irambwiye. Burya mu ijuru hari Imana ivuga. Aravuga ngo Imana yo mu ijuru irambwiye ngo abana bafite imyaka kuva kuri 12 kumanuka hasi bafite impano y'ubuhanuzi nibahaguruke. Mu bantu bahagurutse bwa mbere mu iteraniro ni jyewe uhagurutse bwa mbere. Ndahaguruka kuko jyewe nari mfite mission ndiho. Maze guhaguruka n'ababana bandi nabo barahaguruka. Bamaze guhaguruka baraduhamagara ngo nitwigire imbere, turaza duhagarara imbere y'uruhimbi. Baratangira barasenga. Yohanita aravuga ngo aba bana Imana imbwiye ko aribo bari busobanura aya mandiko. Batangiye gusenga Imana. Baratangira barasenga. Mu gihe basengaga nagiye kumva numva mpindutse ukundi kuntu bitewe n'imbaraga z'amasengero. Numva ibintu bitangiye kundya, ndishima ahantu hose. Ibintu bitangira kunosha kandi nkumva ndababara. Sinari kuvuza induru, ahubwo nigiriye inama yuko nava muri abo bantu kuko imbaraga bari bafite zari nyinshi zamiraga izo nari mfite. Bari bafite imbaraga z'Imana isumba byose. Nubwo nibwiraga ko mfite imbaraga, ariko bari bafite imbaraga zirenze izo mfite. Nasubiye inyuma ndagenda nicara aho nari nicaye, ariko umwuka w'Imana ntahishwa kandi ijisho ry'Imana rireba hose. Kimara kwicara babana baraje baza birukanka bari mu mwuka w'Imana, mu mwuka wera. Barangije barangota batangira gusenga Imana. Mu gihe batangiraga gusenga Imana natangiye kumva umuriro uri mu manuka untwika. Numva ndimo ndashya, numva ndimo ndakongoka, numva ngiye gushira, ngiye kuvuza induru. Nibuka ko hari ahandi ngomba gutabariza. Nimva ijwi rimbwira ngo wakongera ugatabaza ko noneho ahari watabarwa. Nibuka ijambo rivuga ngo mu gihe ugezemo runaka asaba icyo ushaka. Ndavuga ngo mwami w'abami. Muri icyo gihe nahamagaraga ubwo Satani. Ndavuga ngo mwami w'abami, mbabarira ntabaranyoherereza imbaraga unsohora aha hantu. Nzagukorera imyaka yanjye yose yo kubaho. Niko ibyiyumviro byanjye n'ibyibwiro byanjye niko natekerezaga. Niko byari biri. Mu gihe navugaga gutyo nagiye kumva numva imbaraga nyinshi cyane, numva ni imbaraga zimanutse zinjira muri jyewe. Numva imbaraga nyinshi zo kurwana mu rusengero. Ndavuga ntigiye kurwana, umuntu wese nkubita, ni nkubita umuntu akameneka ijisho kuko nari mfite imbaraga nyinshi cyane za gishitani. Ni nkubita umuntu akameneka ijisho, baramuhugiraho. Inzira isigaye ni imwe imbere yanjye, niyo kwirukanka. Nta yindi nzira. Iyo nza kugira imbaraga cyangwa se uwo nakoreraga iyo aza kugira imbaraga mu by'ukuri, mba naragumye aho ngaho nkahangana n'izo mbaraga. Ariko bigaragara yuko atontoma, ariko nta mbaraga afite Satani, nta bushobozi afite. Iyo imbaraga z'Imana zimanutse wariruka. Mu gihe natabazaga nagiye kumva numva imbaraga nyinshi zimaze kunyinjiramo. Ndavuga ngo
ngiye kurwana mu gihe nabitekerezaga ncunga ahantu ndi buhere ndwana, nagiye kubona mbona umugabo uhagaze imbere yanjye, ahagaze asa nk'utandukanyije amaguru, mba mbonye akenge akanya gatoya ndi buseseremo nkaca mu maguru ya wa mugabo nkirukanka. Uko niko nabigenje, nagize gutya mba ndabacunze, mba nyuze mu maguru ya wa mugabo ndirukanka. Nanyuze mu muryango, haba umurwayi, haba umurwaza, haba umunyamasengesho, habe umuhanuzi, bose dusohoka mu rusengero twiruka. Icyo kintu mu bibare cyarabaye, turirukanka, baranyirukankana, nkata munsi y'urusengero. Hari urusengero rumwe ubu ngubu hari ebyiri, mba nkase munsi y'urusengero, ngiye kugwa muri tuwarete iri munsi y'urusengero, mba ndasimbutse nguye inyuma ndirukanka. Narirukanse nambuka hakurya la Paris Nyandungu, bo basubirayo, nanjye nkomeza gahunda yanjye. Muri make rero ibyo nakoze ku isi, ibyo nakoze ibintu byinshi, nakoze akazi kenshi, barantumaga. Ariko ndibuka umunsi umwe bankura muri departement nari ndimo, bashyira muri departement yo kugenderera abantu nijoro baryama. Babandi baryama babyuka bagasanga bafite uburimiro, baraye kandi baraye bose. Twarazaga twasanga baryamye, ukamubyutsa ukamuhamagara ukamujyana, mwagera mwirimbuka muhereza isuka kararahinga nka 9:00, akabatuye ikivike cyangwa umubyizi we, warangiza ukamucyura ukagenda ukamugeza mu buriri, akinjira mu ishuka akaryama, nawe ukigendera. Nahawe imbaraga nyinshi rero ntari busobanure, gusa baje kumpamagara njya kurahira indahiro ya kabiri, aho nawawe ubushobozi bwo kwihindura igikeri. Maze guhabwa ubwo bubasha, nari mfite ubushobozi bwo kuba nakwihindura urushishi aho ngeze hose mu gihe nshaka cyose. Nari mfite n'ubushobozi bwo kwihindura igikeri aho ngeze hose mu gihe nshaka cyose. Hari ifoto mfite maze kurahira indahiro ya kabiri, nayo ni iyi ngiyi. Imirimo yanjye rero yarakomeje, bantumye ahantu gucukura imihanda, gutangira gucukura imihanda. Ni ukuvuga ngo iyo umukozi wa Satani yabaga yamennye amaraso, akamena amaraso ahantu, byabaga ngombwa ko badutuma bakatubwira ngo mwihute nimugende mutabare. Icyo gihe badutegekaga gucukura umuhanda, tugacukura byose kugeza hasi mu ndiba. Ni ukuvuga ngo bya bindi byose aho yamennye amaraso hose tukabijyana. Bangaga iki? Bagiye babona ingaruka zikomeye cyane z'uko umukozi wa Satani yamennye amaraso bakayahihorerera. Iyo ikirenge cy'umukozi w'Imana, cy'umunyamasengesho, cy'umuvugabutumwa, ikirenge icyo ari cyo cyose cy'umuntu usenga Imana, iyo kihakandagiye gigakandagira ahantu hari umuntu wa Satani wamennye amaraso, ni ukuvuga ngo iyo apfukamye asenga, igihe cyose iyo apfukamye asenga, ya masengesho asenga ashobora kugenda akagera kuri wa muntu akamubohoza, akaba yamugarura ku isi kandi atabizi. Ni ukuvuga rero ngo nta muntu ukinasenga. Niyo mpamvu badutumaga ngo tugende byose tubicukure hatazakandagira ikirenge cy'umuntu w'Imana. Nk'umuntu yashoboraga kuba ari Butare, tuvuge n'urugero, wenda ngiye Butare, wenda nkoze accident, muri ya accident mpennye amaraso aho hantu, hakazakandagira ikirenge cy'umukozi w'Imana. Ni ukuvuga ngo yashoboraga aho apfukamye hose asenga, yashoboraga kuba yambohoza, dewe ndi Kigali kandi we yisengera Butare, uko yirukanye imyuka mibi, zambaraga zashoboraga kuza zikangeraho. Niyo mpamvu rero badutegekaga kugenda tugacukura iyo mihanda. Hari ahantu henshi badutegekaga kugenda ducukura, bitewe nuko wenda hari umukozi wa Satani wageze ikibazo akaba yamena amaraso ye ku isi. Nkivuga rero iby'abantu baryama babyuka bagasanga bafite uburimiro. Hari abandi baryama babyuka bagasanga bafite amaraso mu ntoki ndetse no mu kanwa, baraye babarisha inyama z'abantu bapfuye. Abo bantu barahari cyane cyane ko mu biterane njyamo hirya no hino, hari abo nsanga baragoswe n'iyo myuka mibi. Hari abandi baryama babyuka bagasanga barasaze, bafite indasago.
hari ubwo batwara ayo maraso yabo bakajya bayabahamagariramo, bahita bayoboherereza dayimoni w'inyatsi wihuse, bagahita babatereza imyuka mibi mu muryango, imyuka mibi itandukanye. hari abandi baryama bakarara basambana, nta bagore cyangwa abagabo baryamanye, basambana n'imyuka mibi. Ushobora gusambana n'umwuka mubi ukabyara n'umwana w'uwo mwuka mubi. Ibyo byasaba ibisobanuro birebire, ariko hari abantu baryama nabo bariyizi, bakaryama nijoro bakumva barimo basambana n'abadayimoni. Nabaha ingero nyinshi z'abantu bagiye baryamana n'abadayimoni kandi bakabyarana nabo. Hari n'abandi baryama bakararana n'abantu babo bapfuye, baganira nabo. Umuntu wapfuye nta burenganzira na buke aba afite bwo kubonekera umuntu muzima. Cyakora dayimoni ashobora kwambara ishusho y'umuntu wawe wapfuye akaza kukubonekera kugira ngo akubuze amahoro, agukure mu mwanya wari urimo, akurindagize. Ariko umuntu wapfuye nta burenganzira aba afite bwo kugaruka ku isi. Ubwo rero ku bantu bibaho, dayimoni yirukanwa mu muntu no gusenga no kwiyiriza ubusa. Icyo gukora ubwo ngubwo muracyumvisha. Hari n'abagira gutya bajya kuryama akagira ngo Bibiliya iyi ngiyi irarinda. Bibiliya ni ijambo ry'Imana, Bibiliya ni intwaro, Bibiliya ni inkota. Ariko iyi nkota utayikoresheje ntabwo yakwikoresha. Cyakora Satani aje kugutera, ukavuga uti Satani handitswe ngo, Satani ubwe aribwiriza akagenda. Bibiliya iyi ngiyi rero utayikoresheje ntabwo yakwikoresha. Hari abaryama bakisegura Bibiliya ngo ubwo ngubwo bararindwa nibura na Bibiliya, bakagira ngo dayimoni naza arabatinya kuko biseguye Bibiliya. Bibiliya ntirinda, ahubwo harinda ijambo risohotse mu kanwa kawe uribwira Satani. Icyo gihe abo bantu bisegura ama Bibiliya akenshi baryama badasenze. Iyo yajyaga gusenga avuye nko muri saro, yari afite imbaraga, yumva agiye kujya imbere y'igitanda agasenga, yageraga imbere y'umuryango w'icyumba cy'ugahita umuteza intege nke n'ibitotsi byihuse. Yajya gusenga ukamusengesha amagambo yo gutuka Imana kubera umunaniro umuteje. Yajya gusenga agasenga amasengesho avuga ngo Mana ndagushimiye kuko nakurinze, Imana iguha umugisha. Amasengesho nk'ayo ngayo y'ubupfapfa. Ayo ngayo nayo iyo yasenze gutyo atiza umurindi Satani wo kugira ngo yohereze imyuka mibi kurara ikurindagiza. Abandi bakajya kuryama akavuga ngo reka mbe nirambitseho gato mu kanya ndi bubyuke nsenge. Icyo gihe ugahita umuteza ibitotsi by'ubupfapfa. Aho ngaho rero niho twaheraga tubasha gukoresha wa muntu. Naho yaba ari umunyamasengesho, yaryama adasenze, aho ngaho tukamuterera mu nzozi. Izo nzozi rero twamutereragamo niho twabasha gukorera. Ubundi isaha ya saa sita z'ijoro, kuva saa sita z'ijoro kugera saa 11 ni isaha y'abadayimoni kuzamuka mu marimbi. Icyambere ntibahinga, ntiwasarura aho utabibye, barya inyama z'abantu bakanywa amaraso y'abantu. Iyo umuntu yapfaga akimara gupfa, ikintu bakora bahita bavoma amaraso, ukajya kumva umuntu arakonje. Iyo bamaraga kuvoma amaraso mu buryo bwa gishitani, mu buryo bwa kidayimoni, iyo bamaraga kuvoma amaraso, ikindi kintu bakoraga, boherezaga abadayimoni bo kurinda umurambo w'uwo muntu. Ariko byaterwaga n'umuntu uwo ari we. Hari urupfu rw'umukiranutsi, hari n'urupfu rw'umunyabyaha. Iyo umuntu yapfaga ari umunyabyaha nibwo bahabwaga ubwo bushobozi cyangwa se izo mbaraga zo kugira ngo bamuvome amaraso. Iyo yapfaga ari umunyabyaha bahitaga bohereza abadayimoni bo kumurinda. Abo badayimoni barindaga bagerana kwirimbi nawe bakimurinze. Saa sita z'ijoro isaha y'abadayimoni kuzamuka mu marimbi kuzana inyama, wa muntu niwe baheragaho babaga bakajyana inyama mu mafirigo nizo barya. Ariko ubugingo bwabaga bufite aho bwagiye.
iyo umuntu yapfaga ari umukiranutsi, hari abakiranutsi b'Imana. Iyo umuntu yapfaga ari umukiranutsi agapfa yihannye ibyaha n'ibicumuro bye, twajyaga kubona tukabona akiva mu mwuka. Icya mbere, iyo umukiranutsi yajyaga gupfa, twebwe twumvaga yuko umukiranutsi apfuye. Baratwoherezaga ngo nituze dutate chance nibura ko twagira n'akantu kamwe tumukuraho. Iyo twazamukaga twahageraga abamarayika b'Imana bahageze. Ni ukuvuga ngo iyo umukiranutsi apfuye, iyo akiva mu mwuka, hari abamarayika bahita bamanuka bakava mu ijuru bakaza kumurinda. Iyo babaga bamaze kuhagera, nta dayimoni n'imwe yashoboraga gukorosinga aho ngaho ari. Nta mudayimoni n'umwe washoboraga nibura kurunguruka umurambo we. Nta mudayimoni n'umwe washoboraga kureba niba ari nde wapfuye, kuko habaga hagoswe n'icyubahiro cyinshi cy'Imana. Hari abamarayika benshi bamugose. Uwo muntu yarindaga agera ku munsi wo gushyingurwa, hari abamarayika bakirinze umurambo we. Iyo bamugezaga ku irimbi, natwe twabaga turi aho ngaho dutegereje ko nibura twabona akanya gatoya ku buryo nibura tumutera. Wa muntu tukaba twamukuraho akantu kamwe, haba naho wamukuraho urwara ntacyo, baragushimaga. Iyo twageraga ku irimbi, hari icyo nabonaga cyanejeje umutima wanjye, cyanteye n'icyifuzo gikomeye, nkavuga ngo uwama nanjye nkapfa nk'abariya abantu, nubwo bidashoboka. Nari nzi ko bidashoboka, ariko nkavuga ngo uwama nkapfa nk'abariya abantu. Iyo twageraga ku irimbi, twajyaga kubona tukabona abamarayika n'ibishura byera benshi cyane baramanutse, bafite ibyuma bya muzika, bamwe bafite amafamfara, abandi bafite ingoma, bakamanuka benshi cyane, bakamanuka bakaza aho ngaho bakazenguruka wa murambo wa wa muntu muri serikeye. Twajyaga kubona tukabona abandi bamarayika babiri bamanutse mu mva hasi n'ibishura byera, kandi habaga hari umucyo uteye ubwoba, bakamanuka hasi muri serikeye. Nibo ba mbere bakiraga umurambo, nibo ba mbere bururutsaga umurambo. Mu gihe abo mu muryango barimo kuririmba basezera ku murambo, bamarayika bamanukanye ibyuma bya muzika nibo babaga bariho badirija ba bantu bariho baririmba. Byabaga ari ibirori bibereye amaso. Barangiza gushyingura, abo mu muryango baratahaga, bamarayika tukajya tukabona bose barazamutse, hasigaraga abamarayika babiri barinze umurambo wa wa muntu. Barawurindaga, nta dayimoni n'imwe yashoboraga nibura kurunguruka aho wa muntu aryamye. Ntabwo byashobokaga, ntabwo byabagaho. Barindaga umurambo mpaka umubiri ushenye bakabona kuzava aho ngaho. Nta dayimoni yashoboraga gufata nibura umubiri we cyangwa se kureba aho bamushyinguye, ntabwo bishoboka. Urupfu rw'umunyabyaha rero n'urupfu rw'umukiranutsi biratandukanye. Nimwifuze gupfa nk'uko abakiranutsi ba. Nyuma y'ibyo bikorwa byo gucukura imihanda n'ibindi byose, bimwe mu byo mwagiye mwumva, ndibuka umunsi umwe bazana inkuru y'incamugongo bakigikuba ngo hari abantu bagiye gusenga ngo kandi bateguye amasengesho y'iminsi 7, ngo niba yasenga twese turapfa. Ni ukuvuga ngo hari abantu bajyaga basengera ku isi, uko basenze, uko bahamagaye imbaraga z'Imana, ikuzimu bimanuka ari nk'ibibombe bikubita bishwanyaguza. Ni ukuvuga ngo ntawe ukinasenga. Iyo abantu basenga bari mu mwanya umwe, bahuje umutima, basengera Imana mu kuri no mu mwuka, ni ukuvuga ngo hari ibintu byinshi bipfa, hari n'ibindi byinshi bikira. Icyo gihe byari 97 hafi 98, ubwo itorero rya Pentecote ADPR ryateguraga amasengesho y'iminsi 7. Ndabyibuka baje bavuga bati rero bari abantu murabizi ko ntibakinishwa, aya masengesho niba yasenga twese turangirika.
bateguye uburyo bwo kurwanya ayo masengesho. Jyewe ndavuga ibyo nakoze, jyewe aho banyohereje gukora. Banyohereje gutera abantu mu mago yabo, cyane cyane abanyempano. Barambwiye ngo ningende abanyempano mbatere ku buryo mbakerereza ayo masengesho. Bamwe na bamwe mbasibye ku buryo bataza muri ayo masengesho. Bityo nibataza mu masengesho, babandi bajya batura ari uko bababwiye ngo niki niba cyature ngo nakiriya nakiriya nakiriya. Bityo barabura ubabwira ngo nibature, basenga n'ibyaha. Gusenga kwabo rero ntago kuri bwumvwe. Ni muri urwo rwego bansabye ko ngomba kuzamuka kandi nkakorana imbaraga. Igihe amasengesho yagombaga gutangira, bari bateguye uburyo tugomba kuyarwanya, kandi mu by'ukuri twabonaga nituyarwanya muri ubwo buryo batubwiye, ayo masengesho turi buyarwanye bikemera, kuko buri muntu yari afite icyiciro ashinzwe kurwanya. Mu gihe nagombaga kuzamuka, byari mu gitondo, bari batubwiye ko tugomba kuzamuka saa 12 za mu gitondo, tukazamuka kujya aho bagiye badutuma hirya no hino. Uwo munsi amasengesho ari butangire, Imana yo mu ijuru ibera abantu bayo maso. Icyo gihe amasengesho ari butangire, habaye mu gihugu cyose, habaye za nibature zidasanzwe. N'umuntu utari usanzwe abyuka muri nibature, uwo munsi yarabyutse. Iyo umuntu yagutanze, aba yagutanze, agukoresha icyo ashaka. Ni ukuvuga rero ngo babanyamasengesho twagombaga gutanga nibo badutanze. Buri muntu aho ari hose Imana yaramukomangiye, arabyuka. Noneho bajya mu rusengero, abari badasanzwe baza, bose baraza bahurira mu rusengero, baba baradutanze, batangira gusenga. Imbaraga z'Imana ziramanuka zitwangiriza ibintu. Nagiye kubona mbona hakurya ku musozi umuriro uri muraka. Umuriro utangiye kwaka, baravuga ngo abanyaruguru baradutwitse. Ubundi babitaga amazina bitewe nuko bari. Hari abo bitaga abanyaruguru, hari abo bitaga ngo nababo, hari abo bitwaga abantu ntacyo bintwaye, hari abo bitaga b'umunsi, abakunda umunsi kurutisha uwawuremye. Akubaka ku munsi akumva ari umunsi, ariko ukaba utamubaza umuremyi w'uwo munsi. Biterwa n'uwo ari we, uko ari niko bamufata. Baravugaga rero ngo abo bantu nibayasenga, abanyaruguru bakayasenga. Twabitaga ngo ni abanyaruguru, ni abantu bo hejuru, ni abantu badashyikirwa, ni abantu batagerwaho, ni abantu batavogerwa. Baratubwira ngo bari amasengesho, bari abanyaruguru nibayasenga, turangirizwa bikomeye. Mu gihe twateguraga, tugiye tubona badutanze batangiye gusenga. Mu gihe basengaga, umuriro uramanuka uratwika, induru ziravuga ku misozi, ngo abanyaruguru baradutwitse. Baravuga ngo buri muntu wese ahari naterura icyo afite duhunge. Jye nari ndi mu ruganda ndimo ndakora, nahunze nikoreye uruganda rushyushye ku mutwe. Uruganda runini cyane, nari mfite imbaraga za gishitani, ntago zari imbaraga zanjye. Nterura uruganda uko nakaruteruye, mba ndagiye. Twahungiye ahantu bita Irumbashi muri Kongo. Twabayeho igihe kirekire, igihe kingana n'iminsi 7. Muri iyo minsi 7 bariho biyoroganiza, bareba kuntu bashobora kugaruka mu gihugu. Mu gihe twari aho ngaho mu buhungiro nk'izindi mpunzi zose, abanyamasengesho bo mu Rwanda bararimbanyije. Nta mudayimoni n'umwe wari usigaye mu gihugu cy'u Rwanda, bose bari bahunze. Niyo mpamvu ijambo ryose ryavugwaga ryumvikanwaga neza. Niyo mpamvu muri icyo gihe ayo masengesho yakozwe, habayemo kwatura ibyaha kudasanzwe. Barangije nyuma y'iminsi 7, bohereza abadayimoni baza gutata igihugu. Mudayimoni wa mbere yaje ari umudayimoni w'intege nkeya, uwa kabiri aza ari umudayimoni w'amagambo, uwa gatatu aza ari umudayimoni w'amacakubiri. Abo badayimoni batatu nibo bohereje gutata igihugu ngo barebe ko babanyamasengesho uko bahagaze. Mu gihe bazaga, babanje bashyira imbere uw'intege nkeya. Araza asanga abantu barangije amasengesho, kwa kundi umuntu arangiza amasengesho kugira ngo abone izindi mbaraga, barabaza babasutsemo intege nkeya. Handi yagahagurukiye ngo asenga, yahaguruka kumva rwose nta mbaraga.
uwa kabiri yaje ari umudayimoni w'amagambo, afatanya na za ntege nkeya abasutsemo amagambo. Ba bandi basenganaga batangira gusenyana, ba bandi baturiranye ibyaha batangira gusubiranamo. Haba haje dayimoni wa gatatu, dayimoni w'amacakubiri. Ba bandi basenyeraga ku mugozi umwe ubwabo batangira gufatana mu makote bararwana. Aba dayimoni batatu nibo baje barabazengereza. Baraje rero babyina ko banesheje batsinze, baraza baravuga ngo nidutahuka igihugu bakigize umusaka. Nibwo twatahukaga, ndavuga mu isi y'imyuka mibi, nibwo twatahukaga turaza dusanga ahantu hose byabaye nk'ikirunga cyarutse, ahantu hose umuriro warahageze kandi hari ibintu byinshi byagiye byangizwa bitewe n'ayo masengesho yasenzwe. Twaratangiye dusana ibyangijwe n'intambara, nibwo bamamagaraga ngo njye kurahira indahiro ya gatatu. Mu gihe najyaga kuyirahira nageze ahantu mu kazu gatoya, bashyira ahantu mu kazu gatoya ngikinjiramo, nasanze inyoni, hari inyoni yamennye amaraso. Barambwira ngo iriya nyoni yamennye amaraso ku bw'abana bayo. Iyo nyoni bayigereranya nka Yesu Kristo. Iruhande rw'iyo nyoni hari igitabo kinini cyanditseho ngo ni Larusi. Nagombaga kurahira, narangiza nkagisoma inshuro 42, niyaturiraho imivumo iri muri icyo gitabo, nkiyaturiraho iyo mivumo inshuro 42. Namara kwiyaturiraho iyo mivumo iri muri icyo gitabo, narangiza nkarahira. Mu gihe bamperezaga igikombe ngomba kurahiriraho, iyo ndahiro ntabwo mba naravuye. Ubundi yari indahiro yagombaga kumboha. Bampitishijemo urupfu, nzapfa umunsi namennye ibanga rya Satani. Ndeba impfu bampitishijemo mbona nta rupfu nzi, ndangije mpitamo urupfu ruvuga ngo nimena ibanga ryawe nzayengera imbere y'umuryango wanjye n'abambona bose, umubiri wanjye uzahinduka amaraso. Bagiye kumpereza igikombe ndahiriraho, igikombe ngiye kugifata kirancika kirameneka. Birashoboka ko Imana yo mu ijuru yamenye nkiri urusoro mu nda ya mama, yarezi ko ibyo bintu bizambaho, ariko ikaba yari yaranateguye inzira izanyuramo intabara. Mu gihe bamperezaga icyo gikombe, ijuru naryo riraterana, ribona ko ari byiza kugira ngo ntabarwe, kuko igihe nari mbayemo, igihe cy'amagorwa, igihe cy'agahinda, igihe cy'imibabaro cyari gihagije. Hari ubwo igihe kiba igihagije ku muntu, Imana ikabona ko igihe cyo kumutabara kigeze. Icyo gikombe kinshitse kimenetse, induru ziravuga ngo nanze kurahira. Bahise bamfata banjyana ku mwami wabo. Abamarayika bamanukanye na Satani Luciferi mu ijuru, nibo ba personnel kuzimu, nibo batanga imirimo, nibo baba bashinzwe ibikorwa byose bikorerwa. Bangejejeyo, banjyanye muri etage ya gatatu mu cyumba cya 333. Bangejeje mu cyumba cya 333, umwami nasanze ahicaye, andebye aranyitegereza aravuga ngo wowe ntacyo mfite kumukoraho, kuko ijuru ryavuze ngo ubaho, byanga bikunda ubaho. Iyo bakugejeje imbere y'abanyarukiko bashaka icyo bagukoraho bakakibura, kuko ijuru ryo ryonyine ryavuze ngo ubaho. Ashaka icyo nkoraho arakibura, ariko mu by'ukuri suko yari akibuze, ahubwo nuko hari ijuru ryari ryatekerejeho. Akibuze, abuze icyo nkoraho, arababwira ngo cyokora banjyane ku mwami mukuru ukurikirana na Satani Luciferi mu magrade. Bangejeje arandeba aranyitegereza, arababwira ngo nibanjyane hakurya mu gashyamba banzirike ku cyuma gishyushye gitukura, bityo ndemera kurahira. Bazana urupapuro ngo nsinye basi ko narahiye, nafata ikaramu kugira ngo nsinye biranga, mfata ikaramu kugira ngo nsinye biranga. Baranjyanye banjyana ahantu hakurya hari icyuma gishyushye hano mu gashyamba, baranzirika. Mu gihe banzirikaga hahise haterana inama y'ishishi n'ibikeri n'inzoka. Mu gihe byateranaga banzura yuko bagomba kunyica ku munsi wa gatatu saa 6 z'ijoro, bakanyica ku isi nkibagirana, iwacu bakanshyingura bazi ko bashyinguye umuntu muzima, kandi yewe naragiye kera. Mu gihe banzuraga ko bagomba kunyica, hari ikijuru ryantekerezagaho. Dayimoni ushinzwe guteza uburwayi bahise bamwohereza ngo nazamuke yinjire mu ishusho yanjye, yishushanye mu ishusho y'uburwayi. Nyuma y'iminsi 3 bazohereza dayimoni w'urupfu. Dayimoni w'urupfu azaza yinjire mu ishusho yanjye anyice. Namara kunyica, iwacu bazanshyingura bazi ko bashyinguye umuntu muzima.
ushobora gupfira mu gihugu cy'u Rwanda ukagenda ukazukira nko muri Amerika ibikorwa bigakomeza. Iyo ni iyindi myuka wenda nari gusobanura uretse ko nta mwanya, nzabisobanura wenda ku gice kindi gitaha nzasohora. Mu gihe natekerezaga ko ibyanjye birangiye, iyo nama yo yari irimo nayo iriho itekereza, ariko nijoro naryo ryari ririho ritekereza icyo ryankorera. Bamaze kunzirika, bamaze kohereza dayimoni mu ishusho yanjye, uwo baziritse yari ari kuzimu, ariko ku isi hari ishusho yanjye. Dayimoni bamaze kumwohereza mu ishusho yanjye, yinjiye mu ishusho mwumva, yinjiyemo nahise nikubita hasi. Nari ndi mu mbuga iwacu mu rugo, nikubita hasi. Maze kwikubita hasi, abari bahari baraje baranterura, banjyana ku mudokiteri twari duturanye bita Gasuke Emmanuel, ahantu iruhande rwa Alpha Palace hejuru muri etage hari harimo dispenseri. Bangeje yansuzumye asanga ndwaye malaria y'imisaraba 2 kandi ntarwaye. Ari amayoberane ya Satani kugira ngo anyice. Umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu nari ndi muri koma. Ariko uwo mudokiteri akimara kubona ko ndi muri koma yahise anyohereza CHK. Ngeze CHK nabaye y'iminsi 3 ndi muri koma. Ku munsi wa gatatu habaye ibintu bikomeye cyane muri CHK. Ubwo umudamu wari uvuye mu Gakinjiro, umukecuru yinjiye aje kureba abantu twari turwaranye, yari afite isakoshi irimo igitabo cy'indirimbo na Bibiliya. Yinjiye arasuza ngo Yesu ashimwe. Nari rwajwe na mukuru wanjye kwa data wacu, asuje ngo Yesu ashimwe gusa. Ngiye kumva numva imbaraga nyinshi cyane zirankanguye, nahise nkanguka kandi nari sinziriye. Ndamureba ndamwitegereza, ndavuga ngo urongera kuvuga iryo jambo ndagukubita. Mukuru wanjye wari undwaje aravuga ati mukecuru nta uvuga iryo jambo hano, uno mwana arabyanga. Yahise amufata aramusohora mugeza hanze, yegekaho urugi arakinga. Akimara gukinga, wa mukecuru yaje kuza yuzuye imbaraga z'Imana n'ubudahangarwa bw'Imana, atangira gusenga. Niwe waje guhishurirwa imigambi yanjye n'igihe nagendeye n'igihe mazeyo. Arababwira ati ariko nubwo bimeze bityo, nubwo mubona umwana wanyu ahari, ariko naho hari we yagiye kera, ariko nabagira inama. Uyu mwana murabona ahari, ariko we ntawe. Ariko hari ahantu basenze, abarangira ni hari hafi yo mu rugo kuri kariya ka etage nakomeje kuvuga iruhande rwa Alpha Palace. Hasi muri cave barasengaga. Arababwira ngo ni mu mujyaneyo, mugende bamusengere azakira. Mu gihe yababwiraga gutyo, baramfashe baranjyana, bangejejeyo. Natangiye guteza gufashwa nibahinduke, kwibazanyaho, kurorera ingeso z'umwigisha bazirondera mu mubiri. Ariko nyigerayo, nyinjira nasanze wa muntu nigeze najya kwica akavuga ngo tunguragiye herezo ryawe no gukizwa, nasanze ari uyoboye iteraniro. Imana igira uko igenza imigambi yayo ku muntu. Nkimubona ndamumenya, ariko nawe aramenya. Arangije abonye ntangiye guteza imyuka mibi mu materaniro, arangije arabwira ngo uwo muntu uri mu materaniro ni mumufate mumuzamure mumujyane hejuru mu cyumba cy'amasengesho. Bari bafite icyumba cy'amasengesho hejuru muri etage. Nkigerayo rero bagombaga kunyica kuri uwo munsi wa gatatu saa 6 z'ijoro. Ni ukuvuga ngo izo saha saa 6 z'ijoro zageze, abanyamasengesho batangiye gusenga. Batangiye kusengera, nibwo bahishurirwaga imigambi ya Satani yangezeho kuva kera nkiri umwana. Batangira kusengera barwana n'iyo myuka mibi ikuzimu ho nari nzirikiye ku cyuma gishyushye tukura. Mu gihe batangiraga gusenga, nagiye kubona mbona imbaraga z'umuriro ziramanutse hejuru. Abankwitaga bose birukanse ntegereza ko uwo muriro ntwika, kuko narawubonaga umanuka hejuru. Jewe ntegereza ko ntwika, umuriro uramanuka mwinshi, mbona barirutse bagiye kure cyane. Wa muriro ukumanutse aho kugira ngo ntwike, ngiye kubona mbona uramanutse utwitse imigozi yose yari imboshye, imigozi yose yari nzungurutse yose irashya. Ngiye kumva numva imbaraga muri gezo kuzamuka, ntafite aho nzamukira. Ngiye kumva numva ijwi rimbwira ngo reba hejuru, ndararama ndeba hejuru. Numva ijwi rimbwira ngo reba hejuru, ndeba hejuru. Ngiye kubona mbona inkoni hejuru yanjye. Numva ijwi rimbwira ngo ufate iriya nkoni niyo makiriro yawe. Nagiye gufata inkoni, ngiye kubona mbona aba dayimoni babiri baraje bafata ya nkoni bazamukiraho.
bageze hejuru ya nkoni hinduka umuriro barahanuka bikubita hasi baguma aho ngaho bivuga ngo ijuru ni jyewe ryatekerejeho ntabwo ari bo umugambi w'Imana kuri jyewe wari mwiza hari icyo yantekerezagaho yamenye nkiri urusoro mu nda ya mama kandi yanyejeje ntaravuka nubwo ibyo byose byari byarambayeho ariko Imana yari ifite aho izanyuza inzira zo kuntabara nagiye kumva no mijwi rimbwira ngo nanone reba hejuru ngiye kubona mbona ikiganza nta muntu ndeba numva ijwi rimbwira ngo fata icyo kiganza niyo makiriro yawe nafashe ikiganza zamuka kuri esikariye nkuko namanutse kuri esikariye ngiye kumva numva ijwi rimbwira ngo ugiye guhabwa umumarayika azaguherekeza kugeza igihe uzarangiriza urugendo narebye ku ruhande iburyo bwanjye ngiye kubona mbona umugabo mwiza wambaye igishura cyera muremure cyane ampagaze iruhande arambwira ngo ndaje dufatanye urugendo natumwe kugira ngo ufashe urugendo ufite rurerure ahita mfata ukuboko turagenda twanyuze ahantu henshi ndibuka bagendaga badutangirira imbere twatera intambwe bakadutangirira imbere hari aho twageze duhura na bariyeri duhuye na bariyeri arahindukira arandeba arambwira ngo ufite ukwizera ndamubwira ngo ukwizera jyewe ntabyo nzi arambwira ngo ukwizera ni igiti cy'umwimerere kera imbuto ibitangaza kigasoromwaho n'uwihanganye kigafumbirwa n'ibigeragezo numvishe nanjye niremyemo kwizera ndakumva numva kuraje arangije aravuga ngo zana kwizera kwawe nanjye zana ukwanjye aravuga ngo mu izina rya Yesu iyi bariyeri nisenyuka iyo bariyeri yahise isenyuka ivumbi riratumuka umwotsi uracumba umuriro uraka twebwe turatambuka bo baranyanyagira bariruka ariko nubwo byari bimeze bityo baragendaga bakadutangirira imbere twahuye n'andi bariyeri turakomeza turagenda twaragiye tugeraho tugera ku musozi turawurangiza arambwira ngo curika amaso hasi nurangiza urebe hejuru ndebye hasi mbona ndava mu mwobo w'umukara ndebye hejuru mbona n'umusozi ndeba ncuranga arambwira ngo urangije isayi ry'agahinda gasaze ugiye gutangira umusozi w'ibiruhanya umusozi narawutangiye ndawugenda nawuhuriyeho n'amakuba n'ibyago n'ingorane ndibuka umunsi umwe tugeze hagati mu musozi turicara tumaze kwicara ubwo babanyamasengesho basengeraga ku isi bari bananiwe barushye kuko basengera umwaka n'amezi 4 abanyamasengesho basengeraga ku isi bamaze kunanirwa basengera ya shusho yanjye birukana ya dayimoni iri mu ishusho yanjye bamaze kunanirwa bagiye kuruhuka kuko nasengewe n'abantu batandukanye ama equipe atandukanye hazaga abanyamasengesho baturutse mu ndembo zitandukanye mu gihe nari aho ngaho je ntabwo nari nzi ibiriho bibera ku isi nayoborwaga na marayika w'Imana ambwira ngo duca arangije none harambwira ngo twicare twaricaye tumaze kwicara arambwira ngo noneho rero abatuyoboraga ntabwo gibabona nukuvuga ngo marayika w'Imana nawe yayoborwaga n'amasengesho y'abana b'Imana basengeraga ku isi nukuvuga ngo twebwe dufite agaciro karusha kaba marayika b'Imana turabanyacyubahiro turabanyagaciro iyo usenze marayika nawe ukamutegeka uti kora gutya arakora kubera ko twebwe turabana b'Imana ya masengesho basengaga bananiwe gusenga bagiye kuruhuka marayika buri nzira ahita ambwira ngo noneho rero abasengaga bagiye kuruhuka tuzakomeza urugendo yatambitse mu musozi arigendera ansigaho jyenyine baraje baramfata haje igitero kinini kiruta ubwisi abo twabanaga baramfata baranyirukankanye handi hose namanutse barahamanura baranjyana bajya kumpisha ahantu bita igahini mwirimbi ry'igahini bangejeje mwirimbi ry'igahini bampishamo mbaho ngaho bajyanye ahantu mu kazu gatoya karimwe amagufwa gusa kandi amagufwa kaza kanyicara ahantu hose akambwira ngo bite wowe waje gukora iki hano bagira ngo ahari nibeshye ku ijuru ari iryo ngiryo nagezemo bagira ngo ahari nibeshye yuko ibitangaza by'Imana ari iryo ngiryo nagezemo amagufwa katangira kanganiriza nabaye muri ayo magufwa tangira kuba inshuti n'amagufwa kuko nta kundi kuntu nari kubigenza mbaye aho ngaho mu magufwa nagiye kubona mbona umugabo aje yiruka cyane ataka arungurukira mu madirishya barangije ku magufwa araseka bakavuga ngo ngo ntubona uriya ngo arazira iki avuga ngo muntabare baravuga ngo uriya ngo icyo azira ngo yarishyinguye naboze ni kwishyingura n'iki umwe aravuga ngo ubwo se ntubyumva baza kusobanurira ko nyine kwishingura iyo wishingiye bavuga ubundi ko wishinguye ubundi uba wiyisha ureba uba wihambye ureba niyo terime bakoresha umuntu wishingiye bavuga ko yishinguye ni ukuvuga ngo ubukwe bwe
butawa n'impyisi n'ibikeri n'imibu n'inzoka n'ibintu byose bibi bishoboka bibaho, n'abadayimoni bafite ayo magrade, ari abaroze kurwa n'abaframaso nibo babutaha ubukwe bwe. Uwo muntu yarababaye cyane, ataka abuze uwamutabara, azize gusa ikintu kimwe, kwishingira, kandi yari umukristo. Ngiye kubona mbona baraje abadayimoni babiri barasohora, banshyira ahantu imbere y'ako kazu mu isayo, banshyiramo imbere mu isayo hagati, baramvuruguta. Ngiye kubona mbona hejuru y'umusozi wa mumarayika amanutse yiruka, araza yirukanka, ageze hakurya y'isayo arampamagara. Amaze kumpamagara, mugezeho nari nuzuye ibyondo byinshi cyane. Arangije arampanagura, yaranzaniye ikanzu yindi, arongera aranyambika ikanzu y'umweru, amfata ikiganza, turongera dutangira urugendo, turazamuka. Iby'urugendo rwa kabiri rero nabivuga nabyo ntabwo byakwirwa kuri iyi si. Twakomeje urugendo, cyakora tuza kugereza ahandi twari tugereje. Twakomeje urugendo na wa mumarayika, tujya kurangiza uwo musozi wa kabiri. Yarambwiye ngo aho uzagera uzaririmbe guteka. Nagendaga ndemerewe n'ibyaha, ntihagire ikibasha kumara umubabaro. None ndashima umusaraba wa Yesu, ndashima yamva nziza, ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu. Twarakomeje turagenda, arambwira ngo kandi aho uzagera uzasome, yampaye ijambo ribiri muri Zefaniya 3:14. Haravuga ngo iririmbira wa mukobwa w'i Siyoni we, rangurura Isiraheli we, nezerwa kandi wishimane n'umutima wawe wose wa mukobwa w'i Yerusalemu we. Uwiteka yagukuyeho imanza yari yaguciriye, abanzi bawe bajugunywe hanze. Umwami wa Isiraheli ari Uwiteka, ari muri wowe imbere, ntabwo uzongera gutinya ikibukundi. Uwo munsi i Yerusalemu hazabwirwa ngo witinya Siyoni we, amaboko yawe ye gutentebuka. Umwami wa Isiraheli ari Uwiteka, ari muri wowe imbere. Amaze kumbwira ayo magambo, twarakomeje turazamuka. Yampaye igitabo, arambwira ngo aho uzagera urushye cyangwa se unaniwe, uzajya ureba kuri uyu muzingo, uzajya usubiza intege mu bugingo bwawe. Icyo gitabo rero ndagifite, ngiki igitabo yampaye. Arangije arambwira ngo aho uzagera ubona urushye, ubona unaniwe, kuko uzasubira ku isi waturutseho. Uzahura na byinshi bigusubiza inyuma, biguca intege, bigukura mu murongo. Uzajya ureba kuri iki gitabo, ujye ureba kuri uyu muzingo, uzajya wibuka aho wavuye, utinye. Akimara kumpa iki gitabo naracyakiriye, twarakomeje turagenda. Twageze ahantu numva abantu benshi barimo baririmba ngo iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha, ntihagire ikibasha kumara umubabaro. Ngize ngo ndafungura amaso ndareba imbere, mbona ni abantu bambaye ibishura byera. Mbarebye mbona bafite ubwuzu cyane, mbona bafite urukundo rwinshi mu maso, mbona barankunze cyane. Bari bakoze uruziga, hagati yabo hari harimo igiti cy'umusaraba. Munsi y'icyo giti hari umwobo, hirya y'umwobo hari ibuye. Arambwira ngo genda ufateho. Ndagenda mfata, warangije arambwira ngo zamuka wicare hejuru. Nagiye kumva numva imbaraga ziranteruye, ndazamuka. Nagiye kumva numva nicaye hejuru. Nagiye kumva numva mu mugongo wanjye haravamo ibintu, kandi nzamuka nta kintu nari mpetse. Ngize ngo ndahindukira ndareba, ngiye kubona mbona haravamo imifuka iramanuka myinshi cyane, imifuka irakomeza iramanuka. Ngiye kumva numva yose, uwanyuma mvuyeho numva ni nk'ikintu kigudutse ukuntu, sigara numva mfite umunezero ntigeze ngira mu buzima. Arangije arambwira ngo reba hejuru. Ndebye hejuru mbona undi umanutse wanditseho ngo byose wabibabariwe, ntabwo bizongera kwiga ukundi. Mbonereho no kubwira abantu birirwa bavuga ngo nasubiyeyo cyangwa se nzasubirayo, utaranirwa agaramye agira ngo ijuru riri hafi. Ntabwo nasubirayo, nta nubwo nakwifuza gusubirayo, kuko nta kiza nigeze nkabona. Arangije arambwira ngo uhawe impano 3. Akimara kumbwira ngo mpawe impano 3, ntangira kuririmba. Arangije arambwira ngo manuka, ntabwo urugendo rurarangira. Twaratambitse tugera ahantu hari natire, hari intebe turicara, hari indabo nyinshi. Arambwira ngo ugiye kubona ibyo Uwiteka gukingije ikiganza cye ntibyakugera. Iwacu mu itongo harimo igiti. Muri icyo giti nagiye kubona mbona icyo giti kirimo ihembe rinini. Muri icyo giti, iryo hembe ryari rizungurutswe n'inzoka nini cyane. Muri iryo hembe hari harimo umusatsi wanjye, amafoto yanjye, inzara zanjye, imyenda yanjye, inzandiko zanjye, ingobyi y'umwana w'uruhinja n'ikirenge cy'umuntu. Ndabyitegereza ngira ubwoba.
arangije arambwira ngo humura kuko uratabawe. Biriya ni ibyo abapfumu n'abarozi bakoreshaga kugira ngo bakuroge, ariko baragushatse bakubura bakureba, kubera ko ikiganza cy'Uwiteka kiragukingira. Bamwe mukanyuranaho mukabisikana ntamenye ko ari wowe, kubera ko hari uko Imana ikwambika ubwiza bwayo ntibabashe kumenya ari inde. Ni muri ubwo buryo nanjye ikiganza cy'Uwiteka cyagingiye, baranshaka abarozi, baranshakisha Baramu. Arangije arasenga, akimara gusenga bya bintu byose byari ihembe birahanuka, byose bihinduka umuyonga, bigwa aho ngaho. Umva uko navuyeyo rero, nshuti yanjye, utazamvugira ibyo ntavuze. Niwumva uzashobora kubivuga nk'uko nabivuze, uzabivuge si ubwira.